turi mu kaga kana agahinda uvuze yuko nyirinza apfuye si uwo mwishe si we gitera ubutumwa nk'ubu mu buhe bose. Abahanuzi nimuki twumva Rwabujindiri turamuzi mu buhanuzi bwa Magayane uzaza ashaka kumara abantu. Rwabujindiri rudahaga wari imfubya dutera inimba ubu nta muturanyi twatabaza izina wubatse urya nka ngunda. Ko mbona ugundira n'ibyo abantu b'imahanga ukamwita umwanzi bakwitaga inyangarwanda barushisha iki kutabihakana ngo turahunahunaho guhaha. Imitungo myinshi ubu yiswe yawe Mpyisi Mahuma Mpyisi nahetse ngo ni imitungo itagira beneyo. Mpyisi Mahuma irya ntihage. Mpyisi Mahuma irya ntihage imariye abana aho tutwatutsi narayihetse njye ndundarunda umuruho wanjye ukubeze urupfura mu nda bwo buri hehe. Ibi bifu byanyu ko bitanahaga murya karibwa n'akataribwa inda nini zanyu zimaze abantu ntimunakigira ku mateka yatubasa ubugome nk'ubu. Ndanababwira muryana inzara narababwiye ndabasubiye nimudasenyera hamwe ubundi hutu twatutse ubutatu bwacu nibuduhuze duhashye umwanzi. Ukugana nyote umuha icyanyu utarinze kwitegereza izuru ibi byaje mwize kuronda amoko. Ubwo mwe pfundo niwo musingi wo kwigobotura ishyano nk'iri. Kumvuga nk'ibyo mukanje inzara Impyisi se nk'iyo muhetsi y'iki ko ari Mahuma isigaje mwebwe. Ubumba hano ubupfapfa bwanyu bumbaye umwanzi muzampiga. Mushege rero singe gitera singe watwaye Kizito mwumva mupende cyangwa se Rwigara. Ibi mbona nawe ni nabyo ureba inzozi ziteye uko usinzizi singe Karosi singe uzi byinshi nge ndi umuhanzi w'umuhanuzi abasaza bubu nabo ni ntabo. Mpemuke ndamukubihawe ijambo esabo murungano bo nibandi bo mu nyangire yahawe ijambo. Ubu mvuze nk'ibu ninjye mwanzi igihugu cyose gihanze amaso. Ngi ngurugunzu niho nkomoko ugeze ku cyo mu bugani wacu ingingimira ngira ni ntayo mvoma hafi sinishira babasare barimo ingona. Aba bana buzuye mu mihanda ibyabo basigiwe na base birimo abandi ngabo z'umwama batazi koga baragatoye kuko aya mazi si yayandi. Babasare barimo ingona Impyisi mu bana Impyisi mu banjye Impyisi nahetse Impyisi Mahuma. Kongeye kubaramutsa nshuti muteza amatwi radiyo itahuka twizere ko mwese muri amahoro. Turi kuwa gatatu ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025 kuri uyu mugoroba muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkaba ntari njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye mukuru wanjye Komanda Francois Mutuyemungu. Harakize igihe nyine tutaganira ariko turi kumwe mu rugamba dukorera hamwe dufatanyije gukomeza gukangurira abanyarwanda guhaguruka bakamagana ndetse bakikiza ingoma motozi ya FPR Inkotanyi. Komanda Mutuyemungu rero muramuzi muramukunda muri benshi kandi mwari mumaze iminsi muncira y'igitutu mute arihe. Uyu munsi rero akaba bashe kuboneka ntabwo tukikunda guza schedule bitewe n'amakarito ariko turi kumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Komanda reka manze ngo ikaze ubanze usuhuze abaduteza amatwi abatwumva live kuri aya masaha dutangiye nyuma y'amasaha arenga 3 kuri gahunda twakoreragaho kugira ngo tuze guhuza amasaha nawe tubashe kuganiriza abanyarwanda. Biraneje kongera kubana nawe ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Murakoze Serge kuba mwantumiye kuno mugoroba mw'iri joro. Byagoranyemo birumvikana cyane hano turimo turagira mu masaha 4 z'ijoro aho ngaho ndakeka muri mu masaha 5 z'ijoro murimo muyinjiramo ariko n'urugamba nuko bimeze tugomba kwinjiramo ariko kudusuhuza reka ntangire nsuhuza abakunzi ba radiyo itahuka nsuhuza abakunzi ba radiyo ubumwe kandi nongera nsuhuza bose twabanyemo mwizi ntambara ubwo zatangiraga kuko nkeka ko abantu benshi izi ntambara za Paul Kagame muri Kongo turabizi ko twatangiye kuzivugaho mbere yuko zitangira haba kuri radiyo cyangwa kuri radiyo ubumwe. Twakoze ibiganiro byinshi cyane tugira ngo ture kuri mugabo twamukebura ariko aranga yinjira muri ambisiyo ziri diabolique kandi byanze bikunze aho bitugeje nyine turabibona. Nkeka ko mu by'ukuri ari igihe kiza tuje kugaruka dukora evaluation re-evaluation y'aho ibintu bigeze rwa rugamba twakomeje tukavarenga. Murakoze. Komanda Francois bose simbizi izina ryawe rirazwi mu Rwanda narwo bavuga bati Francois Mutuyemungu barambwira ati Komanda Francois nta mutakuzi analize zawe kuva ku ikubitiro wagize umurongo wamaze gutrasa kuri kino kibazo cy'intambara y'uburasirazuba bwa Kongo
nta muntu utayizi. iyi saha tunaganira abenshi bati François aracyari wa wundi. François nzi ko utahindutse, ni akabazo gusa ka yes or no ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo uko twayivuze muri iyi myaka yose. Ndabaza nti uracyahagaze aho uhagaze mu byo twagiye tuganira byose, cyangwa hari ikintu cyaba cyarahindutsemo tuza kwinjiramo wenda tuvuga. Nakubaza aho kuri ako kabazo ka mbere. yewe mu by'ukuri ntihahane nkiri kuko burya intambara buriya nibyo mu ntangiriro batarazitangiza mu bita Kagame atarazitangiza mu mabatari ya mbere yinjiye harimo n'iyuriya yari akiri majoro William Ryarasa, murabyibuka ajya kurasa Rugari na Rumangabo, murabyibuka mbabwira ko araye yinjiye banarasana bazanira n'amavideo live. Icyo gihe byari bigishoboka bataratangira kuvana mu abasirikare batavanaho amatelefone, ariko tureba no muri hakuno uko byari bimeze. Umuntu bita Faci nubwo yaratewe mu by'ukuri atiteguye, niko nzabyita, adafite control mu gisirikare, kuko Kagame we yari yiringiye ko igisirikare gikontorora nk'uko ku bwa Kabila yagicumitsemo amajenerali n'amakoloneli menshi cyane. Ariko mu by'ukuri aho nkiri ni hahandi narababwiye umuntu bita Faci ni umuntu wasomye Kagame aramurunguruka, amenya kote foro ziwe, amenya na kote febre ziwe, arangije amenya uburyo azamwatakamo. kandi mu by'ukuri abo twabanye nkeka ko abantu benshi babyumviye kuri radiyo y'Itako cyangwa radiyo Ubumwe, narababwiraga nti Kagame yiringiye ibiturika guerre militaire, ariko umuntu bita Faci we agomba kuzarwana defensive, we akangaja guerre diplomatique économique et médiatique. kandi koko byatanze umusaruro. Abantu twabanye nta banga ririmo, na Paul Kagame arabizi. buri munsi namusobaga nti irukana Kabarebe nkugira inama ejo n'ejo bundi utazatugeza aho tugeze ubu ngubu. mu by'ukuri ikibaje mw'ibi byose Serge, ibi twabitangiye ataratera bano banani ba Makenga hariya Cyanzura Inyonyi bagitangira gusabota gusa, ariko twari tubizi kandi abantu babyumviye kuri radiyo cyangwa Ubumwe. nkubwira ni batayo ya mbere n'iya kabiri, imwe muri yari yowe na William Ryarasa yarashe Rugari na Rumangabo. urabyibuka ko twabiretse n'amavideo turacyafite live, abana bahaguye aka kanya kugeza ubwo turimo kubara abagera ku 17 bamaze kugwa muri ziriya ntambara n'ababaye prote dispari. nkabonye ko ngewe hahandi nari mpagaze niho mpagaze, kuko ngewe nabwiye nti Faci namusomye neza, yasomye Kagame amuhereza ibyo ashaka. Kagame yibeshya ko ari umusivili, ashaka kumutiretinga no kumublackmailinga ko yamuvana ku butegetsi. Faci amwereka ko mu by'ukuri hadatsinda ibiturika, hatsinda ahubwo diplomasi, kuko mwino se turimo ibiturika mu gihe cyaba Museveni, mu gihe cyaba Kagame, yes, muri za 70 90 aho ngaho byashobokaga. ariko uyu munsi wa none diplomasi ni urufunguzo rukomeye cyane. kugeza uyu munsi ubona ko umuntu Faci yazanye, nakita ko ni nk'urushinge arimo ajomba mu birenge ba bantu bari kumwe na Paul Kagame muri za ntambara. nkunda kwita ngo za ntambara zaba imperialiste. uze no kumfasha tubanze dutangirire tuganira ku uriya musore wacu Ibrahim Traoré. nababwiye nti agikora kudeta, ikiganiro cya mbere twakoze ndumva twari kumwe, nababwiye nti iyi nere makataxer yo kuzaza gucarinjinga aba ba imperialiste nge ntajya ngira n'isoni. reka mite rwose ncunguza uburyo umwete, kuko ndifuza yuko tudatinda kuri uyu mugoroba. ukomoje kuri Ibrahim Traoré, kandi nk'uko bivuga arimo aradomina itangazamakuru mpuzamahanga hose, arimo aravugwaho. reka wenda nifashe ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nabyo wenda mbona byanyorohera ahantu bagaruka bibaza nyine ikibazo cya Traoré. sorry mwihangane, ndabona note yanjye. okay, bagaruka ku kibazo cya Traoré, hari ibintu bimwe barimo kumugarukaho. impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'umuyobozi w'urubyiruko rwa Burkina Faso, nuko babyita, cyangwa umuyobozi wibona nk'urubyiruko. hari ingingo zigera nko kuri 6 zibanze ibinyamakuru bya Amerika byashyize ku rutonde impamvu Traoré atavugwaho rumwe ngo nabo mu burengerazuba.
icya mbere uvuga ngo yirukanye ingabo z'abafaransa mu mwaka wa 2023, yirukanye ibitangazamakuru by'iburengerazuba byo muri western country, za France 24, za BBC, Dutch Valley, Voice of America, arabyirukana avuga ko bikorera ubukoloni. Afata icyemezo cyo kwikura muri iriya kominote ya SFA n'ifaranga rya CFA. Ifaranga uzi ko byagenze rikorerwa mu Faransa. Yemeye ubufatanye n'Uburusiya, Cuba na Venezuela. Yatangije ishyirahamwe ryitwa Alliance of Sahel State. Yatangije gahunda yo kwihaza mu biribwa no kwigenga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hano bakavuga ngo guhangana n'imbaraga mpuzamahanga. Yagize uruhare mu kwerekana mu kwemerera Uburusiya n'Ubushinwa kwinjira muri Afurika. None duhera ngaha bwana Mutuyemungu. Ibrahimu turamuzi, wakomeje kumutubwira, ariko uyu munsi urabona yuko yaba Perezida Emmanuel Macron, yaba Trump, yaba West bamuhanzeho amaso. Baravuga bati ashobora gukora impinduramatwara mu Banyafurika. Ndagira ngo numve wowe uko ubitekereza. Ibyo bamushinja bibiri mu nyungu z'abaturage. Nta cyaha mbona afite akora. Kubera iki bitumvikana neza mu matwi y'aba West? Ijambo ryawe. Nk'uko twamuganira mu butegetsi, uriya mwana akomeje kumusoma. Muri kiriya gihugu harimo abakoroneri, harimo abajenerali se, harimo iki. Ariko se n'iki cyatumye uriya mwana w'umusore urashwa amasasa 3 mu mutwe? Serge, ikintu cyagomba kubanza ukareba. Uyu mwana, uyu musore wacu Ibrahim Traoré ku rugamba arimo arwana n'ibyihebe byashinzwe n'Abafaransa. Dusubire inyuma tubanze twumve ziriya ntambara zo muri Sahara zatangiye gute. Ubwo bamwe mu baperezida b'ibihugu bikoresha France fa bari batangiye kuvuga batarika ibi bintu n'ubukoloni n'ubundi bwakomejemo, mureke rwose natwe ibihugu byacu byagombye kugira ifaranga ryacu. Senegal ikagira ifaranga ryayo, Cote d'Ivoire ikagira ifaranga ryayo, Mali iryayo, Togo iryayo, bya bihugu byose uko mubibona. None Abafaransa baravuga bati inyana z'imbwa zirashaka kutwigaranzura. Banyarwanda muribuka igihe ikintu bitaga Paris Dakar? Urayibuka Paris Dakar? Buriya Paris Dakar bayihagarika abantu ntabwo bamenye impamvu. Donc Abafaransa bari babaye menase ko bamwe mu baperezida bakoreshaga ya mafaranga France fa aba imprime mu Bufaransa, nukuvuga ngo abakontrole mu Bufaransa bo bagahembwa gusa, bakabona guhembwa abana n'ibiki. Batangiye kuzamura iryo jwi, nibwo Abafaransa bahagaritse Paris Dakar. Paris Dakar kuyihagarika si uko batayishakaga, bari bagiye gutangiza noneho ikizatuma bacecekesha ba bandi batangiye kuzamura amajwi. Burya izi ntambara zo muri Sahara zatangijwe n'icyo kibazo, nuko bamwe mu baperezida bavuze bati tugomba kugira amafaranga y'ibihugu byacu ntabe kontrole a partir Paris. Ni ukuvuga ko banki yo bita nani Central Bank yari ibihugu byose byakoreshejwe n'Abafaransa mu by'ukuri yabaga i Paris. Aho ngaho niho bahise bahagarika Paris Dakar, noneho batangira gucreatinga bya byihebe nibyo wajya kubona ko biri muri za Mali, Burkina Faso, za Niger, zahe. Noneho Abafaransa bakamanuka bafite za base baje kwereka ngo gufasha guverinoma kurwanya ibyo byihebe, ariko banarangiza bakaba aribo bajya kujya gutanga imfashanyo iyo ngiyo. Ibyo byaje kugaragara cyane mu minota ya nyuma. Ba Traoré babibonye mbere y'igihe, babona ko ibintu atari byo, bakora ibyo bakora, ariko noneho byagiye kujya ku karubanda. Noneho uyu wa Niger, uriya mukoloni wa Niger yari muri batayo zarimo Abafaransa bakora mu operasiyo kujya kurasa ibyo byihebe. Noneho bajya kugira kuri dekota yabyo bakamubuza. Finalement ariko Fendof yaje kugira avuga ati ariko ibintu ntabwo bisanzwe,
njyewe ndimo ndabona ibyihebe hano hakurya, kubera iki ntashobora kubirasa? Noneho agira gutya ashyiraho intasi, uriya wakoze kudeta muri Niger, yari kubona aricyo gihe ashyiraho intasi, ashyizeho intasi zijya muri inyuma muri kote enemi. Umunsi umwe indege z'abafaransa zipakurura ibikoresho, amasasu y'imbunda n'ibiki byose. Uriya mukuru nibwo yabonye ko kumbi bya byihebe turwana nabyo ari ibyihebe fantome, dore ibyihebe bikorwa na bariya kugira ngo bongere babakange. Ndibuze kugaruka ku icyo kintu, muze kucyumva neza. Buriya uribuka buriya Thomas Sankara ibintu yagavuga cyane. Thomas Sankara yagavuga ati izi ntambara turimo turwanya aba imperialisme ntabwo ari ukuvuga ko tubarwanya kubera ko bazanye ibiturika donc imbunda bakaza bagafata imisozi yacu n'iki. Ati turubarwanya kubera badufatira ku nguzanyo, bakadufatira ku byo kurya badufashisha, bakanadufatira no kugumya batuburakimelinga, badukangisha. Wabonye ko igihe cyose ushatse kurevandika uburenganzira bwawe bahita bakeretinga ibyihebe, imitwe ikurwanya kugira ngo batangiye kwigukangisha. Aribyo mubona bitajya bishira muri Congo, aribyo mubona muri za Cabo Delgado, abafaransa bakora muri hariya bagahita bohereza na wa mukozi wabo, muramubona Paul Kagame. Ni biriya nibyo bintu Sankara avuga muri za 80s, nibyo yavugaga mbere ko bamwica muri 1987. Yaravuga ati izi ntambara turimo zo kurwanya ba imperialiste ntabwo ari uko baje n'imbuna ngo bafate udusozi twose kuko twatubirukanyemo, ariko bagarutse muri sufome zindi aho baza baduha izo nguzanyo zizaduhoza mu bucakara, bakaduha ibyo kurya mu gihe kandi bo bivana iwabo. Noneho banarangiza bakanakuza kudukangisha izo ntambara bateza kugira ngo twikange tugiye gutakaza ubutegetsi, bakatuburakimelinga. Niba udakoze ibi turaguteza bariya, niba udakoze ibi turabwira Kagame ahite ba bantu afite Kiziba na hariya za ibyumba za Gicumbi hariya turahita tubarikuza, baze bavuga ngo M23. n'izo ntambara bari aba imperialiste bahora bafite. Ariyo mpamvu buri munsi ngewe umuhungu bita Ibrahim Traore mukurikiraho cyane, kandi wabonye ko bifite impact zikomeye cyane. Traore ngiye nababwine ni remarkataxeri ni ryarange rivanga yandi, kandi koko mwabonye ko mu by'ukuri ikintu bita aho mwirabura ari ku isi hose, dutangiriye meme muri Amerika aho baba abirabura bose bahagurutse. Nabonye Paris ukuntu byari bimeze, nabonye New York ukuntu byari bimeze, nabonye ukuntu mu Bwongereza byari bimeze, nabonye ukuntu muri Ghana byari bimeze, South Africa byari bimeze. Ahubwo wakwibaza uti mu Rwanda hari icyo bakoze babonye? Nicyo kizakwereka kamwereka abakozi ba imperialiste uzabamenya. Rero reba kwa Kagame, muzabona bavuga ku bya Ibrahim Traore ngo bajye kwigaragambya, muzayibona. I Kampala ntabyo uzabona, kwa Paul Biya ntabyo uzabona, kwa Sassou Nguesso ntabyo uzabona, kwa Ouattara ntabyo uzabona. Nakubwiye ngo rero amazi atangiye kwivangura. Uruzi rwa Nyabarongo rurimo rurivangura muri Nile, ruzajya muri Mediterane rukivangura. Ahangaha niho tubabwira ngo ibintu nababwiye. Ega Serge, izi ntambara nababwiraga ngo ntabwo turi mu ntambara. Ibi bya Paul Kagame mubona ngo yinjiye ngo mu ntambara ngo abatutsi n'iki. Tudabore izi ntambara zijya kuza aho noneho ubukoni bwari buvuyeho, hinjiyemo nyuma ya colonization bahimbye ikintu bashyiraho abazabahagararira. Noneho ariko abanyamerika bagira akantu ko kujya bakoresha za minorite, kuko minorite burya barazikontorora. Minorite ibigukeneye icyo uyitegetse iragikora, kuko urababwira uti nimutabikora muzanashira. Babikora babizi rero, ibi byose babikora babizi. Uzabisanga hose, uzajya muri Ethiopia usanga ushobora gukoresha abatigre, uzajya ahangaha, uzajya ahantu hose bagenda babikora. Noneho ikintu cyaje kuba muri iki ni uko aka kanya urimo kubona ko za karita zabo nyuma y'ino ntambara ya Ukraine, niba wibuka neza umuntu bita Putin, izi ntambara zigiye gutangira neza za Ukraine
na Ukraine twakoze ibiganiro byinshi cyane nkubwira nti Putin naramusomye azabikora urabyibuka neza bavugaga bati Putin ntiyabitinyuka ariko njye nababwiraga ni Putin naramusomye ndamwiga ni maneko ukomeye cyane mu ntambara y'isi yose niwe wari maneko mukuru hariya mu Budage niba avuze ikintu azagikora kandi kuko yarabikoze mwarayibonye kandi ariko umuntu bita ino ntambara yo muri Ukraine umuntu watumye ayikongeza muzirajya munatinya bariya abafaransa ni virusi nibo ubonye ko Putin yavuze ati iyi ntambara mu nteje yo muri Ukraine nk'abafaransa nta bombe nzabatera ariko icyo nzabakora nzajya gukangura abanyafurika rero bari biteguye kuba bakanguramo ntabwo bigeze babona uriya mwana Ibrahim Traoré aza muri Ibrahim Traoré muri za ntambara zatejwe n'abafaransa ku blackmailinga ariho nsubira inyuma ngo ariho Thomas Sankara yavugaga ati iyi ntambara yo kurwanya aba imperialiste ntago ari uko bazana imbunda ngo baturase bafata udusozi n'iki nk'uko babikoze mbere ubu baje muri forme yo kuza baduguza amafaranga afite intere ziri hejuru cyane badufashisha ibyo kurya noneho bakanatublackmailinga baduteza imitwe ugasanga njye na Serge twari tubanye neza bagahita wese bakuguha imbunda ngo utangire kundwanya kandi twese twari tubayeho neza nta kibazo twari dufite ibi nibwo buryo bajemo kandi wareba bakagenda bakicara hari New York muri UN bakina za karte zabo za kadi zabo zigaruka akanya rero ntago bigeze babona uyu mwana uyu muhungu Ibrahim ndamwita umwana kuko yavutse ngewe nigurira byeri so urikumva Serge uyu muhungu yavutse nigurira byeri batangiye kunywa akantu atarakunywa amata niyo ushaka kukubwira uyu muhungu ariko twakomeje kumukurikirana turinitace by the way njye mbikubwiye noneho umuhungu turinitace kuko buriya nkunda aba revolutionnaire buriya ndabakunda cyane uyu muhungu buriya afite amasasu 3 mu mutwe iyo mumurebye neza nuko wenda turawicarana nawe njye nagize wenda amahirwe nagize ayo mahirwe buriya afite uretse n'irya sasu mubona ryo kwitama afite n'iburyo bwiwe mu musaya wo hejuru isasu ryahushije urujyamutsi wo mu maraso no hejuru harimo irindi sasu burya afite amasasu 3 ari ku rugamba arwara n'ibyihebe kandi byakerewe n'abariya bagabo b'abafaransa niyo mpamvu ametiriza izi ntambara zose kumukangisha ngo uzamwica uzagira gute nicyo yababwiye ati twebwe tuzatanga amaraso tuzapfa nk'ibifobagane twebwe tuzarwanirira kandi Afrika yose umuhungu rero Ibrahim Traoré abihagazemo neza kandi nako abanyaburkina Faso babuze umuntu bita Thomas Sankara arapfa birangiraho hejuru ya kiriya gifobagane cya Blaise Compaoré comparinga na ba Paul Kagame abangaba kuko Paul Kagame nawe urabona ko umukuzo wa imperialiste yakoreshejwe mu rupfu rwa President Ndadaye wari watowe mu matora mu buryo bugaragara yabaye involved mu rupfu niwe warashe Habyarimana Ntaryamira Kagame mwongera no kumubona n'ubundi mu rupfu rwa Kabila Kagame mukongera no kumubona n'ubundi muri mwizi mfu zidasobanutse zo muri covid za Magufuli na Nkurunziza ibi nabyo mujye mubireba neza mujye mu Rwanda bahise bafunga Kagame afatanyije n'uriya wo muri OMS uriya mu Ethiopia uramubona Tedros ya ibintu byabaye kubera yuko buriya Burundi bwanze gufunga na Tanzania nga gufunga kuko Magufuli burya ari umushimiste Magufuli bigitangira yapimye amazi apima avoka apima n'ihene byose biba positive aravuga ati no sense mwe mukomeze mwikorera none ko batigeze bafunga hapfuye bangahe muri Tanzania cyangwa i Burundi ibi byose mwayibonaga ko byari muri gahunda zo kuzamura abantu burya nibi byose buri Serge muzashimire Putin batangije intambara bibanga mutari muzi tuvana mu nda y'ingoma ino ntambara Putin idatangira covid yari gahunda zo kuzamura abantu kandi bagomba gushira n'abanyafrika ariyo mpamvu umuntu nka Paul Kagame we mwibanga ryinshi cyane izo gahunda bazizi nuko iyo Putin atangiza intambara muri Ukraine covid yari gukomezamo kandi yari umugambi muremure cyane kandi uwo mugambi ntabwo ari mwiza ku banyafrika uko bazi ko imari zisigaye zose ziri iwacu yari gahunda ndende cyane ariko muri bamwe bakaba babiziho bafite izo signal
zibageraho. Aka kanya nkubwira ngo buriya ntuzajya wumva Putin avuze ngo izo nkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi mujye mumenya icyo ashatse kuvuga. Hari ibintu bikomeye kandi birimo tuvuga tuti ariyo mpamvu ubona ko mu by'ukuri uyu muhungu Ibrahim Traoré tugomba kumuhagararaho. Bishe Thomas Sankara tutaragira komunikasiyo, reka tujye tubashimira. Izi komunikasiyo zabo ni nazo bazivana iwacu. Izi koruta ziva muri Congo nizo zaduhaye izi za interineti Serge. Izi koruta buna bavana rubaye hari nizo zaduhaye izi za smartphone. Aka kanya turimo turavugana tutari kumwe. Ushobora kuba uri Texas, undi hano Edmonton, undi ari Paris, undi ari Tokyo, tugakomunika. Cyane byabagaho batwiciye Thomas Sankara, wari utangiye kuvuga ati abo bazungu iyo myenda barimo kutwishyuza ko ari bo bawudukolonizaga, amafaranga bafatiye y'imyenda bafatiye ibihugu byacu ibivuyemo mu nyungu bakabitwara iwabo, kuki batwishyuza? Kuki bagomba kutwishyuza? Bagira ngo tugumye turi abakoloni, ariyo mpamvu bagumye kuduha n'amafaranga ngo yo kubakopa n'iki. Umuntu ukoresha imitungo y'iwanyu agukopa amafaranga. Ibyo mubwira, igihugu cya Congo nicyo gihugu cyagombye kuba ari igihugu gikize ku isi kuko gifite byose isi ikeneye, ariko bakeneye kukibona kiri muri iriya uko mukibona nyine. Bakaba baragize Imana akabona umukozi mwiza mwene Rutagambwa Paul Kagame, tubuze kubigaruka mu ngo tugiramo hariya. Ariko nongera mvuga ngo abanyarwanda muri mwese kandi mukunde mpindura amatwara mugumya gushyigikira Ibrahim Traoré. Abanyafurika bakunda ko atari abakozi baba imperialiste, twababwira ngo Ibrahim Traoré ni amaraso arwanirira umunyafurika kandi umuhungu yiteguye gupfa nkuko natwe twese twiteguye gupfa. Serge, izi ntambara tubamo ntabwo ari kujya kuvana Paul Kagame ku butegetsi, turashaka kugamburuza aba imperialiste ngo bumve ko natwe dufite ijambo muri Afurika. Niba aribyo dufite badafite, nibaze neza tugure nabo nkuko natwe ibyo dukeneye iwabo. Ariko ntibakajya bavuga ngo dupfira mu nyanja buri munsi tujya dushaka kujya iwabo dukurikiye ibyo badutwaye kubera afite ubuzima bwiza. Serge, njye nawe mpagaze munsi ndavuga ngo aho kuba imbwa nzabimva, ntabwo nzaba ikigwari, ntabwo nzaba igipfobagane. Ariko ikibazo cyo kimwe nuko Imana izagumye dushumbusha. Sankara yarapfuye ariko idushumbusha Ibrahim Traoré. Batwiciye Patrick Lumumba, ibi byose byari bitarashira. Ariko mvuga ngo abo ngabo mwirirwa murebeza intambara mu tuntu ngo tw'ubwoko n'iki. Izi ni intambara baba baracuruzinze abantu nka ba Paul Kagame, aba Paul Biya, aba Sassou Nguesso, aba Museveni, kugira ngo bagumye kurwana izo ntambara, bagumye kubabera aho batagera. Ariko ikibabaje nuko abana b'Abanyafurika ari barwana izo ntambara against each other, donc barwanyana hagati yabo mu nyungu za ba bakoloni bagarutse mu ishusho ya bene wacu. Urakoze Serge. François, urakoze cyane rwose, ngushimire kuba iyi sije wifuje ko tunayiheraho. Iyo bigeze ku munyafurika, buri munyafurika wese arakwiye gutekereza uko Afurika izatera imbere, uko tuzipakurura aba imperialiste tukiyubakira Afurika twifuza, Afurika y'abandi warukomojeho bagikorera ba imperialiste. Reka tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo nagize ikiganiro na Celestin Nsengiyumva, ndamushuje kuri mugoroba aho ari, niba atararyama aradukurikiye. Hari byinshi warukomoje ko Afurika yatera imbere, aba imperialiste bataje gutwara umutungo wabo bakaza muri negotiation, Afurika nayo ikunguka. Ni hariya Tshisekedi yavugaga ati sinzemerera ko umutungo wa Congo utwarwa nk'uko utwarwa cyangwa nk'uko bawutwara. Ariko twagaruka tugasanga Abanyafurika ntabwo barigenga, kandi bigaragara ku gihugu cya Congo. Nk'iyo ubona iyi ntambara Kagame yashoye muri Congo imyaka ibaye 30, ibihugu byo muri Afurika birebera Kagame ateza amahano muri Congo. Impunzi z'Abanyarwanda n'Abakongomani bakaba bari eparupiye partout muri Afurika, aho ugeze wasanga umukongomani w'impunzi, reka tuvuge ko ari bo benshi. Ariko wabura kundi ruhande bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere, bakaza batubwira ngo successful story z'u Rwanda nyuma ya genocide. U Rwanda rwariyubatse, igihugu cyari cyarasenyutse, Abanyarwanda bari kongera kubana,
uyu munsi grâce Kagame yazanye politike yo kubanisha abanyarwanda. Twe turabizi mu mitima yacu ko atari byo, ariko imaje burya igurishwa nigaragara kuri ekara. Ukuri kwanjye n'ukuri kwawe kugira ngo kugere hanze kumenyekane, kugere gutinza. Umunyagitugu afite PR, afite bamatsi ibihugu bamufasha, birirwa bamuha ibikombe bavuga bati nibyo koko wafashe u Rwanda rwarasenyutse, wunze abanyarwanda, abahutu n'abatuzi ntibari kongera kubana, uyu munsi muri ku kigero cyiza. Tuzi ko ibintu byose barabikukinga. Kugira ngo ibyo bintu tubirenge, bwana Mutuyemungu n'abatwumva batwumve, abanyarwanda bagomba gutera intambwe yabo. Hari igihe bumva ko hari abandi bagomba kubibakorera. Ubu nge nawe iyo turi aha baravuga bati François na Serge barimo baradutekera, tuzarya ibihiye. Bari muri cuisine barimo barateka, turaza kujya ku meza. Nta effort bakora kuvuga ngo ariko muri recette ndi bugari rw'uyu munsi nakoze iye contribution yo kugira ngo dusharinge iyo cost, tuze kujya ku meza dusangire, tuzi ko twese dufatanyije umwe kuri umwe. Ndagira ngo maze ku kintu kirebana nuko twitana ba mwana iwacu mu Rwanda, tukavuga ko ibibazo tubiterwa n'abandi, ariko natwe ubwacu nk'abanyarwanda ntabwo tubwizanye ukuri, ntabwo dukundana, turabeshyanya. Ndavuga i Rwanda, ariko n'aha hanze muri diaspora niko bimeze. Abantu bafite amateka nk'ayo, bafite critère nk'iyo, bigobotora bata umunyagitugu bwana François, bafite division z'abaranzi. Fata iminota nk'itanu wenda bigukundira kugira ngo icyo kintu kivugeho. icyo ni ikibazo, ntabwo ari n'ikibazo buriya. Bisaba intwari kugira ngo habeho kubohoza abatsikamyo. Bisaba abantu b'intwari. Byasabye abantu nka ba Thomas Sankara kugira ngo bajye disabe bavuge amagambo nk'ari kandi basiga ubuzima. Byasabye abantu nka ba Kuruma bavuze amagambo akomeye cyane. Byasabye abantu nka ba Nyerere niba mubyibuka. Byasabye abantu nka ba Lumumba babizi. Ibi byose bivuga ko nutegereza ngo abanze bajye muri mudi. Erega Serge buriya intwari abantu bose ntabwo ari intwari. Hari n'ibirwari bibaho, ariko ntibabarenganya kuko ntabwo ari bose bafite iyo ahisme cyangwa kumva ko bafite icyo kintu cya patriotism, kuba wakwitangira umuntu. Serge ntabwo ari buri umwe wakwitangira. Izi ntambara tubamo turabizi ko harimo ikiguzi. Ubwo nkanye nk'umuntu mvuga ngo aho kubimbwa nzabimva, kandi aho kubimbwa igihe cyose nzaba intare umunsi umwe, kandi aho gupfa nk'imbwa ngo izina ryanjye hatazagira umuntu uryibuka, njyewe nzaharanira ibishoboka byose. Erega Serge umunyagitugu nta kindi ashaka, ni ukugira abaturage b'abanyarwanda bacakara. Aho muzabacakara bakabambura gakondo, bakabambura ubutaka, bakabambura business, bigasigara byose bikontororwa n'umuryango wa Paul Kagame n'iriya Christophe Nchayiwe. Ni ukuvuga ngo niwe ugena abarya, abanywa, abirukanwa n'abagira gute, abandi muzamura abacakara, muhanagura inkweto zabo, mukoropa hariya, mukubura imihanda. Ibyo ni byo ashaka. Ni ukuvuga ngo Serge niwireba nturwaniza intambara, abo uzabyara bazabacakara, babyara abacakara, n'abuzukuza bazabacakara. Ahangaha nibyo abantu bagomba kumva. Kagame ntabwo yabona nk'umunyarwanda. Kagame arabwira ati hari igihe muzasanga u Rwanda rutuwe n'abanyamahanga gusa. Yagize ibyo Abongereza ntabwo babohereje. Ese babohereza bagiye koza mwari muzi bazakora iki? Ko ari abenshi ari abaribane cyangwa abafuganisita, abo muri Afghanistan bakunda na business. Kuki mudatekereza ko baba bagiye kuza mu Rwanda ariko base zabo zikorera muri Congo, cya gihugu yumva ko agiye gufata? Ibintu tujya tubireba. Ega nibyo Thomas Sankara yatubwiraga ati ba imperialiste bafite inzira nyinshi banyuramo, bafata abantu bakabita bimukira, bakaza kubatuzaho, bakabaha ubushobozi, bakabakoloniza. Ega niko byagenze na Israel. Israel ni abantu bagiye Israel intambara zikirangira bashatse kuza kubatuza mu Bugande. Ntabwo tuzi ibintu byabaye, ariko ubundi bari bahisemo ko bazaza kubatuza. Burya nyuma y'intambara ya kabiri yose igihugu bari bashatse kugira ngo babazane mu Bugande,
cyangwa muri Congo. Sinzi ukuntu habayeho kata babatwaye hariya muri za Palestine, igihugu baragikreatinze, nta cyabagaho. Izi ntambara tubona ziri hariya zatangiye nyuma y'intambara y'isi yose, nyuma y'1945 muri za 50 ngaho bamaze gukreatinga kiriya gihugu. Ako ubundi avant projet bari baje gusaba mu Uganda ko baza ariho baza gutuza bari abayahudi, cyangwa muri Congo niho bazaza kubatuza. Nizo zari gahunda, ariko havamo umuntu wari ufite ku bintu bya muri geopolitique. Abanyamerika byumvikana n'Abongereza bavuga bati abantu kugira ngo tuzakontrole ubukungu bw'abariya abantu bandi turimo dushaka, tugomba kubatuza hafi aho ngaho, ntabwo bagomba kujya kure ya za Syria na za Liban nahe, kuriya muri byo twakwita muri geo economique, reka tubyite geo economique. Niyo mpamvu kariho kabaye créé bakagashyira hari, ariko bagomba kuza mu Buganda cyangwa muri hari. Ibi byose nibi bagiye bareba, nibyo tumwe twavuga tuti ntabwo ari abantu bose baba intwari bajye ku rugamba, bajye mu gisirikare batinyuke kuvuga Serge umaze imyaka ingahe kuri izi ntambara zirimo risk, ko ni ukuvuga uti njyewe niyo napfa izina ryanjye hari aho ryanditswe n'umuvivure n'abazankomokaho kera, nkuko tujya tuvuga ngo Rukara rwa Bishingwe. Urabizi Rukara rwa Bishingwe hariya mu bana nabo babita bakira ntabwo ari mu Bakonya sinibuka neza, ni iriya ruguru. Rukara rwa Bishingwe tumuzi kubera ko yabaye intwari. Abo ba Ruganzu twagiye twumva bagiye bari intwari. Ni ukuvuga ngo tuzategereza ngo bose ngo bahaguruke. Serge aba hari abanyabwoba bicaka mu cyako cyo mvuga cyo kuvuga iki bake beza kandi bitabiriye kurwana urugamba. Tuzarwana kandi ikigaragara cyo nuko ya ntare yahigaga ibyaye byose Fabrice yatwarayibonye. Ega Serge nta kuramba kudapfa, kandi wima igihugu amaraso, imbwa zikanywera ubusa. Twirwa mu izi modoka mu highway, urapfa ukagenda. Ariko Serge nicyo uzaba usize imusozi. Ushaka kuzagenda se nk'umujenerali w'i Kigali wabaye igifobagani, bakamujyana muri Congo n'abana ba rubanda bagiye kugwa hariya mu nyungu z'abamakuru. Uzaba igifobagane nk'umujenerali watwaye muri Cabo Delgado, aho abaturage muri Mozambique barimo gusaba ngo gazi yacukurwa ibubakira ibitaro n'amashuri n'imihanda. Bati dufite Kagame uzatwohereza abasirikare bakabana n'inosa bakajya kuduhagararira kugira ngo twitwarire ubusa. Ni ukuvuga ngo nibyo umuntu bita Ford yaririmbye ngo l'ennemi de l'Afrique ce sont les Africains. Abanzi b'Abanyafurika ba mbere ni abantu nk'aba Paul Kagame, ni abantu nk'aba Paul Biya, ni abantu nk'aba Sassou Nguesso ba Ouattara, bahisemo kuba abakozi b'abakoloni baba imperialiste kugira ngo bakomeze gutwara imitungo ku busa. Kandi rero icyo bibagirwa ni kimwe, we ya mafaranga mushukisha miliyari zingahe bamuha none ajya kuyabitsa iwabo. Iyo hageze ko muvana ku butegetsi barayagumana. Urugero ni nyinshi. Bya biliyoni bya Mobutu birihe, bya biliyoni bya Savimbi birihe, bya biliyoni bya Gaddafi byagiye, bya biliyoni by'umuntu bita Charles Taylor amaze kwibaza diyama nyinshi cyane muri Sierra Leone, bya biliyoni se by'umuntu bita Saddam Hussein birihe. Barabigumana byose. Ubu ni Paul Kagame, iyo mitungo yiwe n'ubundi aho iri hose iradadiye ntayazabona. Mu by'ukuri n'ubundi byose ni mu nyungu z'aba bandi. Ahubwo ikiruta ikindi ni uko utahemuka. Nshimira uriya mwana Ibrahim Traoré kenshi cyane buriya, kandi Banyarwanda nkunda kuvuga ngo mugomba gusapotinga uyu muhungu, kandi buri munsi turamuvuga tuti turi kumwe nawe, izi ntambara tuzirimo. Serge arakuzi, Serge aranzi, kandi cyo nakomeje no kimwe izi ntambara zitangira zibuka buriya ni intambara dumya dukurikirana cyane, kandi nakumenyesha ko iyi ni intangiriro yuko urubyiruko rwa Afurika rugomba kuzigobotora aba bakozi baba imperialiste. François urakoze cyane. Reka rero turebe situation sécuritaire uko iteye muri Congo mu gihe ibiganiro bibandanya i Doha na Washington.
kagame rdf 23 bafite ibice barimo kwigarurira. Sud Kivu mu birombe, hari aho bafashe ni ahantu hitwa Ruhinja Town, mu kajyi kitwa Ruhinja Town muri Sud Kivu, ahari kompanyi yitwa Twangiza Mining ya corporation yo muri Canada. Steve afite amashusho yabo, wenda ashobora kuyaprojecta mukareba iyo site aho bacukura amabuye y'agaciro n'ibyo byose cyangwa aho bayatunganyiriza. Hamaze iminsi hari ibintu byabaye, ibiganiro bya Doha bihuza inyeshyamba za M23 na leta ya Congo, hari ibiganiro bihuza leta ya Congo na leta y'u Rwanda, hari ibiganiro bihuza leta y'u Rwanda na leta ya Congo i Washington. Twabonye declaration de principe, hari ibintu bihari nyine birimo gututumba bigaragaza ko amahoro ashaka kuzagerwaho. Les accords eshatu, hari hagati y'u Rwanda na Congo, hakaba na koro ya minere hagati ya Congo na Amerika, na hagati y'u Rwanda na Amerika. François, sinze uwo muntu twaganira akavuga ati muri diplomasi cyangwa mu iteka ryose mu ntambara ubu uri mu biganiro ariko wagura territoire. RDF ikomeje gufata ibice, ibyo byo ni ntakuka. Mu gihe leta itubwira ngo barobye selfie, yaba ari tactique nziza kuba FARDC idasubiza inyuma ingabo za Kagame, bo bakavuga bati selfie, bagakomeza ibiganiro, ariko Kagame akagura ibindi bice. Kubera iki Kagame yagura ibice afite kandi azi ko les accords zizamusaba kuvamo n'ubundi yabapfusha abanyarwanda kuyiye mpamvu azunguka iki gukomeza gupfusha yagura ibice kandi azi ko n'ubundi amasezerano amubwira kuvamo? Ijambo rijyanye ibi ni ibintu twabona kugenda tubabwira. Izi ntambara za Paul Kagame twabanje kurwana bwa mbere, uribuka ko bateye bavuga ngo bagiye guhagarika jenoside hariya za Masisi ABCD, bikaza kurangira bo bayikoza ahubwo za Kishishe. Ibyo bikaza iriba nk'ubwa ngo ujye utangiza intambara ntumenye nuko utangiza intambara, ariko ntabwo umenye uko izarangira, kuko hagenda hazamo izindi rezanje zindi zigenda zizamo. Ntabwo bari bazi ko bayave tuzabafatisha, ariko Serge iyo nyamubwira ngo abagabo ba Kigali nabo ruhande rumwe bigira abafezere dogere, ariko naje kubona n'ubwiyahuzi. Serge no gufata abana ba rubanda ugashyira hariya utikirombe ndagishaka ugize icyo ari cyo cyose utitaye mu gihe uzahamara. Izi ntambara Kagame arimo arabizi neza ko ni survival war arimo. Warimo aravuga ati ngende hariya amatere nimpamara amezi 3 ibyo nzaba macukuye we nimbone nke mbara ubukeye. Izo ntambara arimo. Hari umukoloneli umwe ujyuma amakuru bambwiye atari ko atiriya misori ntabwo uvuga n'ikinyarwanda, atiriya misori yo mu Rwanda ihora ipfa, barabakora generali babo bagira umutima bitebwe baserije. Situ muri sidi ibintu turimo tureba biteye ubwoba. Uzi ko mu byumweru 4 bishize bwa mbere heje 6,000 uyongeye kohereza noneho ibigira hagati mu 8 n'ibihumbi 10. Ntago aboherezamo kubera ko bari bahari barimo kureisisa, no aboherezamo kubera ko habayemo ntuza, harimo perte nyinshi cyane ajya kuramforsa no gushaka kugira ngo arebe ibyo yakora. Aho hose arimo arashaka kototera Uvira, ariko Uvira ntago ari yashaka, ahubwo ashyira menace kuri Uvira kugira ngo ahandi hose aha weakening hacika intege, ajye ahantu hari ibirombe. Urebe intambara zibe zose zegereza ahantu hari ibirombe kandi by'abantu azi, abanyakanada, abanyamerika, kugira ngo arebe ko baba bashyizemo akantu ka ranteri nubwo katuma ibiganiro bitinda, kuko we ashaka gumya gucukura. Ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye, intambara zirahenda cyane kandi za buri munsi. Abaza rendo bamaye akazi gakomeye cyane, ya FARDC ifitemo ibyitso byo kwa Bakabira byinshi cyane byabajana n'iki, ntabwo igikontrol ibintu byose sofa. Ariko n'umuntu bita General Masunzu nawe ntago amworoheye, kuko buriya Masunzu nawe buri yaramuhemukiye cyane. Masunzu yamuhaga akazi gakomeye cyane, ashyira defense zikomeye za Rubero, buriya za Rubero na kote ya za Warikare hariya
Kagame yahuriye n'ibibazo bikomeye, abana bamaze kuhagwa i Kigali nibo babizi, bakabarebe n'abaraka mu muganga nibo bazi perite bafite n'ibiki byose nubwo bahora bajyanamo. Ubu nahoze numva ko abarimo bagaragara ku rugamba muri za side haba no muri noro, abenshi ni abantu badafite experience. Bishobora kuba bitangiye kugaragara ko ba bandi bari experiment, bandi bafite uburambe n'ubunararibonye mu by'intambara, abenshi barashize kandi ko nibayibuka za ntambara za Sake zahitanye ama special force menshi cyane, bamwe barazana abana batamenyeye n'izo ntambara n'iki. Muri za side hari ibintu bihabera kazi biriya wumva bashobora kuba baninjiyemo ejo, ariko uwakubwira abana ibihumbi bamaze kuhagwa ntabwo ushobora kubyemera, ntushobora kubyemera. Ubu yambwiye ati ariko ba bagabo ba Kigali ba generali bagira umutima, birenze ukwemera ko umuntu usereje. Uzi ko Kavyirari ushobora kugafata batakaje abana 300. Sinzi niba uzi icyo bisaba kugira ngo utraining abana 300. Aho niho wenda bamwe bavuga bati dukorera ereri, ikintu tuvuga tuti iki ntabwo gikorwa, ntabwo kiri muri norme normali, ntabwo wakwemera ko abantu bapfa. Kagame nibwo agikora. Twebwe nk'abanyarwanda tumaranye nawe imyaka 30 atuyoboye mu gitugu cye, turabizi kwica ni domene ye. Kagame arica buri munsi, ibyo turabizi kandi twaranabimenyereye. Umuntu arapfa, turira umunsi umwe, tugasakuza, tugatwitinga, tukabikora petition, bikarangira ejo. Agafunga umuntu, tubikora 2 3 bikarangira, tugategereza undi azafunga, undi azica. Aba bakongomani bo birabatungura, ariko twe nk'abanyarwanda ahubwo ngiye birantungura. Umuntu avuga ngo kubera icyo abikora, ahubwo iyo atabikoze abatari Kagame tuzi bwana mutuyemo. Mwakomeza njya mubwira ngo umugabo mu by'ukuri niyo mvuga ngo abagabo muri FPR bwari ni ikibazo nabo nyakunda kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ubona ko umuntu bita Paul Kagame amaze kugira amahirwe agafata igihugu, we akiyoboye nk'aho ari boutique yiwe, aho agena isukari ari buze gutwara mu rugo, umuceri akagena peteroli ari buze gutwara mu rugo, akagena nk'aho ni ifamu yiwe yororeramo abasore bagomba kuzajya bajya kumurwanirira nka cya gihe cyo ku bwami, dukuvuga ngo bariya bose bajya kurwana izo ntambara muri Congo nizo zituma uyu munsi yibereye ipara yagiye kure umupira wa Paris Saint-Germain na Arsenal, agafata miliyoni 50 akazeza Paris Saint-Germain, no kuvuga miliyari 50, no hafi 70, aho kubakamo ibitaro akaziha abazungu. Agafata miliyari 80 akazihereza Arsenal, agafata miliyari 60 akazihereza Monite. Nta kintu mu by'ukuri bize n'abanyarwanda, aho kubaka amavuriro meza, aho guhemba abarimu ngo babeho neza, bigisha baduhe ireme ry'uburezi. Umuntu ari mu bintu isi itigeze ibona. Ngo cyangwa mu Rwanda tugeze kugira umwami w'umusazi akaba n'umusizi yuhimaza impaka. Uyu mugabo nawe dufite niko bimeze, yibereye ipayima areba umupira, za miliyari azitanga, ariko genda ujye mu bitaro urebe ibinya birahari. Ni ibibazo. Abarimu barahembwa, babaye bagakweta. Ibishanga birahari, no barabitwaye byose. None se ahubwo imbuto z'abahinzi zirahari? Nta bihari. Ibi byose mubwira ngo dufite agatsiko kihishe, no kuvuga ngo ni ubwami bwihishe muri Repubulika, aho kuvuga ngo ibintu byose ni by'umwami kandi mugomba gupfira umwami mukajya kurwana iyo ngiyo muri za Congo, izo zaho mukazizana byose bo bakabaho neza, bakaza kwigura amazu muri za Amerika zaye hose. Ibintu ntago bayibona. Ariko serika mbanza nkubwire, abanyarwanda akeneye sinzi icyo dufite. Hari ahandi bitaba. Usoma abana ba rubanda utwaririye kera umwami ngo mwagomba kumurwanira mpaka. Nta nushobora no kuvuga ngo kuki tugiye kurwaniza intambara zaba makuru. Serije izi ntambara za program muri yariya muri Congo abeshya abantu. Twarwanye intambara ikomeye yo kwereka abantu ko nta bihuriye n'abatutsi bo muri Congo. Abatutsi yabavuga ari za korota zo muri Rubaya, ari za korota zo muri Warikana za Zahabu, yavuze Federeri ni ibyo abavuze. Ariko bukabona hari abantu baraho ngaho, ariko ibyo byarumvikanye. Noneho ese uracyumvuka kanya mu negociation banegociya niki barabyumvishije?
ya jenoside bagiye guhagarika byararangiye ntawe bakivuga ahongera nibaza nti bariya abanyamasisi bazongera kuba n'andi moko gute muri Kongo cyokora abanyamurenge buriya ntazagira ukubeshya Serge nta 10% y'abanyamurenge bayobotse Kagame ntabo y'abanyamurenge ntago ari abantu ntago ari bifobagane buriya ariyo mpamvu nkubwira ngo Serge aba bantu dufite ikibazo gikomeye barabizi neza ko Kagame nasubira inyuma avuyemo Karimu Kane wa ISIS aramutegereje bizagenda gute hanze urabona ko babandi baregwa urona cyagihe Arusha yagomba kuburanya abo kuhabyara Imana nabo mu Nkotanyi abasirikare bakuru bose mu Nkotanyi bagomba kujyanwa Arusha na Kagame yararimo noneho ikibazo nabo ibyo bya byo muri za 90 baregwa nibyo baregwa muri 2003 2012 2025 nibyo barimo kuregwa bikwe niba abandi gusa cyahindutse na mapete harabara baretona ubawaye abageneral haraba kapitene babaye general de brigade biki byose akabita nkubwira ngo ibi byose babikora mu nyungu zaba imperialist bo bagati bakagira gute ntabwo bazarusha ba Saddam Hussein bazirwanye bazarusha ba Mobutu nawe yabikoreshejwe ibintu cyagiye cya Savimbi nibyo Kagame abamo ayo mpamvu ubona ngo abari pare ntugire ngo nta bindi buragiye gufata briefing kuva kwa Macron ayo mpamvu ngo abakongomani bagomba kwitonda buriya Serge umuntu bitafashije aho intambara zikomeye cyane ayo mpamvu nabo kubwiraga ngo guerre diplomatique agomba kwishyira imbere kuko intambara yarimo n'intambara y'umwijima aho ibimubona ntabwo bihuriye n'ibiyo bitambuka biriyabonaga Kagame yitapa ngo Kongo n'umurambo nzagenda nuko bamaze kubona briefing zaba ba imperialiste biwe niho ngira ngo nkubaze kubera ko mbagira ngo twagura ibitekerezo by'abantu badukurikiye usanga hari ikintu cya misinformation kiranga media z'uyu munsi hari ukutajya kuri root cause wa mugani ngo tuvuge tuti ariko umaze kutubwira abana b'abanyarwanda bagwa muri izi ntambara Kagame aracyavansa afata ibice bitandukanye i Washington ejo wabonye ko Trump yaravuze ati ndimo ndashaka guhagarika intambara y'u Rwanda na Congo Trump arareba muri kamera muri CBS aravuga ati hari intambara y'u Rwanda na Congo twabonaga i Rwanda Kagame ajyayo na Tshisekedi bakatubwira bati u Rwanda rugiye kubera ko rufite impuhwe Congo kugira ngo bakemure ibibazo byabo ariko Perezida Amerika ati hari intambara hagati y'u Rwanda na Congo François nari nakubajije ni gute waba uzi ko les accords zagusaba kuvamo ugakomeza gupfusha wagura wenda urongero gisubire mu kigarukiro ariko nanone hano tukabaza tuti Kongo itaza kugira amabuye y'agaciro byari kugenda biti nanone tukibaza tuti kubera iki byafashe imyaka yose ko Trump aza akaba ari we wakira amabuye y'agaciro Joe Biden ahari yararebereye imyaka yose 3 Kagame ari maguru Amerika ntabwo yakira amabuye y'agaciro Trump araje ntabwo aramara iminsi 100 atigereje amabuye y'agaciro iyo bayabonaga ariko yamabuye y'agaciro bayabonaga nyuze mu maraso kwa Paul Kagame barayabonaga ahubwo uvuga ngo ikibazo cyanjye ndagira ngo nyirangize aho nkubaze nti Amerika ni imwe administration zimwe muri Amerika igira umurongo umwe nibyo Trump akora biri mu nyungu z'umunyamerika iteka ryose ndabaza nti kubera iki Amerika yahora ivuga ati Kagame navana ingabo ze muri Congo mu madiskuru uyu munsi Trump akaba atubwira ati tugiye kugera ku masezerano twizere ko bazashyira mu kwezi kwa 6 kandi noneho bazakora ubucuruzi ganyaganya partenariat y'ibihugu bazahuriramo abavuga bati Kagame ashaka no kubyungukiramo akoranya na Amerika na Congo amemuta ubyumva ute bwa François icyo ngomba kuvuga ni kimwe ibya bindi Evariste yamubwiye ati umuntu kugusezeranya ibi ugatangiza intambara n'ubundi ukazagaruka kuri ya masezerano n'ubundi nta kintu kirenze kurusha ibyo Fashera yamuhaye Fashera yamuhaye amazahabu yose kota zose indege gukura hariya za MTN gukura hariya yabimuhaye none se nyuma y'izi ntambara n'impfu n'ibiki byose nagaruka kwa ya masezerano kubera iki ninde bagize miscalculation Paul Kagame ibande bamuri inyuma bambi bamukupa bya biki reka ryatembere mubona ntagarira Serge igihugu cyagurishijwe uruzi ko wagurishijwe
wazishyura umwenda Paul Kagame yafashe urimo. Niyo mpamvu ubona banga kuyivinga apu za Qatar zibona abafaransa n'iki byose. Kagame arimo miliyoni 5,500 z'amanyamerika z'abarimo amafaranga arutaho 40% budget y'igihugu. Ni ukuvuga ngo twarabaze ejo bundi buri kana kavuka mu Rwanda kavukana ideni ry'ibihumbi hafi 45 by'amanyamerika. Wabizi Serge, buri kana kavuka uyu munsi kavukana ideni hafi 50 by'amanyamerika, miliyoni hafi 60 z'amanyarwanda buri mwana buri muntu afite. Niyo mpamvu mugomba kugura ziriya ntambara mwishyura amadeni. Akenshi byose bivuga ngo ni kuko kutagira abantu. Iyo igihugu kiza kugira abajenerali hano abandi bakenyege bakawade dufite kugeza ubwo kugena mu ntambara. Ubundi mu generali yiga intambara akiga na revendication z'izo ntambara ugiyemo. Nose abantu bagiye mu ntambara yo kugeza aba imperialiste ku mitungo hariyo. Abapfa bo ntacyo bibareba Serge, barimo arubaka empire yiwe, barimo arazamura ngo famille ziwe. Icyo yirengagiza ni kimwe, abana ba Mobutu bari hehe, imitungo yabo ya za billion bari hehe, abana ba Saddam Hussein bari hehe na ya mitungo. Icyo kibazo kishisha abaturage baba inzara n'izo ntambara zisiga izangano kandi bizangira hahandi. Niyo mubwira ko mu by'ukuri Serge abanyamerika bo barimo barakina games zikomeye, batinya induru. Abanyamerika ni kimwe n'impyisi ije gutwarira ihene ukavuza induru hari igihe yita. Abakongomani nabo rero bari bafite Kabila uceceka, ariko haje umuntu bita Faci agerageza kuvuga, none abakongomani bari bavuze aho bavugira baravuga, none babonye ko bazamutse bazamura ijwi. Abazungu rero buriya nubwo ari ibisambo cyane, iyo uvugije induru ubatesha abo bagahita bahindura ubundi buryo mwakoranamo. bahindura umuvuno. Celestin wambwiye ati ni abanyabubasha, ntabwo bitaye kuri twebwe, ntabwo badukunda. Tanke bagera ku byo bifuza, inzira yose bacamo bayicamo. Nuva ko ntabwo ari urukundo. Umuntu waduhemukiye ni Paul Kagame. Faci yaduhaye byose, yari yadufunguriye amarembo. Kagame yaza kuba ataza kuba umwana w'indushyi, ari umwana w'indushyi urabyibuka ko ibyo uzanye byose byose ahita abyirundaho. Urabibona abikamera nka wa muntu ngo beretse ahantu hava agashyimbo kamwe ngo gahita ajya gusatura umwobo ngo agire binini ngo haze imifuka. Ubu ni Kagame. Faci yari yaduhaye zahabu, inganda zatangiye gukora, koruta inganda zikora. Inganda zo mu Rwanda ziyobowe n'umuhungu wa James Kabarebe uriya Sande, niwe uhagarariye ba rwiyemezamirimo bo mu y'agaciro byarabumingaga. Kagame abonye bitangiye kubuminga ati umutipe mu blackmailinze nk'uko badatabuje bajya babikora bigakunda, ashobora guhita nkubira 5. Noneho ibyo badatabuje bansabaga nanjye nkajya ngira ibyo nyuza ku ruhande rw'uriya n'umuzunguza irabizi. Nicyo cyabaye. Fata nta kintu yaduhaye mu by'ukuri n'aya masezerano niba ashaka kuyasohokamo neza bazagaruka kuri ayandi. Ariko se tuzongera kubona za Rwanda yazigiye kurira muri Kongo abakongomani bazinjiremo, ibyo tuzabitekerezaho cyane. Ibibazo bikomeye Kagame yarahemutse. Twebwe twabonye icyo twakwita faze ya mbere y'urya mushinga wa Faci, umuhazaho zose koruta zose, indege zizi iwacu zijya hariya zikore, MTN ifata Kivu zombi zikoreremo nta kibazo. Kwari ukumutesta no kumupima ngo arebe niba wa muntu w'igisambo yabiterwaga n'inzara, asije inzara byahagarara. Iyo Kagame aza kuba umuparteneri mwiza, ziriya nganda za gold zigakora neza, ntiyibe wa mu diamante wiwe mu Birigiri. Ubaye no mu manza mu Bwongereza, iyo dosiye ndayifite. Uriya bibye bashatse kumwiba, nabiriya bashatse gukora Kagame akunda kubikora, akazana abantu baje kwinvestisa, barangiza kurangiza umushinga akabirukana ngo bisigarane, ariko hari munana kubikora. Kuriya nawe wa zahabu byahise bihura na cya kibazo cya Obama, bavuga ko zahabu zirimo amaraso n'ikibazo. Ubona ko Faci ntacyo atari yaduhaye byiza. Iyo Kagame aza kuba umuparteneri mwiza, akarantabiliza uruganda rwa zahabu zose ziva muri Kongo ziranahagije, akarantabiliza ziriya nganda za koruta bose ziri hafi yacu ku kiguzi cya make rwose rubaye hariya, nta kintu muri sidi yose nta kibazo cyari kirimo.
izo ndege zacu zigatangira gukora, twari no kugura izindi n'izindi, MTN igatangira gukora hariya muri Kivu zombi. Ni kimwe abaturage batuye Kivu zombi ni miliyoni 14 n'ubundi ni kimwe nk'abo Rwanda bari no kumwongeza n'ahandi. Hagati aho ntabwo twirengagije ko hari n'ubucuruzi bw'ayaga za Kinshasa, za Lubumbashi, muri Kongo hose, inyama, ibiki byose, ibyo kurya, nibonaga ukuntu imizizamuka. Faci ni test yamuhaye, Kagame yarayitsinzwe. Kagame yabireye isisa, bari no kutujyana za Lubumbashi. Faci nimwe yavuga ati kuki bajya kubijyana mu Bushinwa cyangwa muri za Hong Kong cyangwa za Taiwan cyangwa aho handi, dushoboye kubikorera hafi yacu tukazamuka. Kandi ibyo Faci yamubwiraga ati wowe ufite carnet d'adresse, byanguha amabuye y'agaciro, ukora ibyo twita valeur ajoutée. Wari uzi ko valeur ajoutée birutana wa wundi uyacukurisha? Seje wari ubizi? Wowe ucukura sobanurira wa wundi none ufata y'amabuye bacukuye akivangavanze, noneho icyo utaruzi ari amabuye y'agaciro, iyo umaze kugira kuri standard nziza, harayo noneho uprocessinga akavamo n'andi mabuye yandi ahenze. Andi mabuye nayo processinga kuruta nayo ikaza kuvamo andi mabuye, n'izo za zahabu zikaza gusohokamo, izo za diamant zikaza kuzamo, bitewe na teknoloji umaze kugira. Hariya noneho twe twari kuzamukira, u Rwanda rukaba igihugu industrialize, aho noneho tufata iby'abandi byose noneho tukabiprocessinga, tukabyongeraho valeri, bikazajya ku isoko mpuzamahanga, aho baba bavuga bati kuko mujya mwumva ngo kuri bourse i New York muri Corta bimeze gutya, Bart bimeze gutya, Copa bimeze gutya, zahabu bimeze gutya, kuba bimeze. Ariko iyo teste yarayitsinzwe mu by'ukuri, kandi mu by'ukuri niho Faci yashaka kugira ngo amuze neza, yaba umupateneri mwiza, yari avantage n'inyungu z'u Rwanda. Ariko Kagame we hahandi hava agashyimbo kamwe yahise afukura mu rwobo runini, noneho na kakandi karabura. Itabimusaba iki utangiza intambara. Urakoze cyane. Ibirombe by'amabuye y'agaciro niyo priorite, kandi waravuze uti iriya gahunda ya ganyaganya Tshisekedi irapropose Kagame yari kunguka cyane. Ndagira ngo mbanze nkubaze, uyu munsi amabuye y'agaciro ya Kongo aba imperialiste bose barayashaka. Twavuga ko ari intambara y'Amerika n'Ubushinwa nk'uko Celestine abimbwira mu kiganiro twagiranye ejo. Ibirimo kuba Kongomani ntabwo ari intambara yabo. Ntabwo wenda nibuka niba twarabivuganye, usanga bavuga ngo Kagame intambara iramuhenda. Kagame intambara yamuhenda ite atari? Kuko wenda mu kumuhenda twabishyira mu kiguzi cy'amaraso y'Abanyarwanda bapfa yo wenda byakumvikana. Ariko asiki concerne imbunda, amasasu, iyo budget shaka kuba ari abanyabubasha, wenda uraza kugisubiza. Noneho iyo urebye ibirombe bafite uyu munsi muri zone bakontorora, batangiye ibikorwa remezo, urabibona batangiye ibikorwa remezo. Hari imishinga yo kubaka imihanda, bamwe baravuga ngo ni 700 km, ariko tugenda tubona uduce Masisi, Wereva naha 53 km naha bafite ukuntu bagenda babivuga. Abo banyabubasha batangira gukora ibikorwa remezo muri zone ziri sous contrôle ku nyeshyamba. Amwe mutatubona barimo gupilota ibiganiro, tutazi niba izi nyeshyamba zizaguma muri izo zone. Abantu baribaza bati ni gute projet nka zira zitangira inyeshyamba zigihari, kandi bamwe bavuga ngo turashaka kugarura amahoro hari. Gerageza numve niba aho hantu wowe ko ubizi muri analyse zawe, umbwira icyo ubitekereza mu buryo byaba birimo gukora. Ni aha hantu iyo twageze, ni ikibazo gikomeye cyane cyo kugira abaperezida nka Paul Kagame bo bahisemo kuba abakozi aba imperialiste, kandi byumvikana mu by'ukuri imitungo iri hariya ni myinshi, kandi koko nawe uri umuzungu, Kagame ni umukozi mwiza. U Rwanda nicyo gihugu cyonyine ufata abana ba rubanda bagapfira hariya muri Sake ibihumbi bingahe, ntihagire umudepite ubaza ati abana ko wabonye South Africa 14 bapfuye kuntu byabaye saga ikomeye cyane. Iwacu ntaho ubaza, barakubwira ngo ntabwo kuvuga. Ibikwereka ko mu by'ukuri rero ibirimo kuba ukabibona ukabireba n'iki byose, kandi nyuma ibisambo birahari,
ntibakwirengagiza ko bimaze imyaka 30 byiba hariya hantu. Ndakuvuga ngo Faci n'umugabo yagombye kuba yarasaze. Izi ntambara ntabwo ari za Paul Kagame. Paul Kagame nababwiye ko ari umukomisiyoneri, yagize amahirwe agira igihugu cy'ibifobagane, agenda agasuma abana babo akabatwara iriya, akabambika imyenda yitekisirwa ngo babaye special force bakagenda, ariko mu by'ukuri bagiye gukorera ba bandi. Serge ntabwo natinya kuvugana ngo system Kagame akoreramo aka kanya muri hariya naho bitaniye na cya gihe ubwami, aho abantu bagombaga guhingira abatware umwami gusa ukabyara bazabura n'umuhungu gusimbura ukazapfira ibwami n'ibyo arimo kuri ibyo abana bagwa mu izo ntambara. None nibivamo kibaye byavagamo, noneho ibyo bya n'ibya Christophe Venture twabibona hari icyo bikora mu Rwanda. Hari babarangaze ngo bubatse convention center, inde muntu wo kukibizamo yakubira ngo bubatse Marriott, inde muntu wo mu cyane kuzamo ngo bubatse ngo Arena, inde muntu se wo rwanze kuma kukibizamo. Nta numwe. Dukeneye kumva ngo ibitaro na ambulance imbangukira gutabara zose zirimo zirakora. Sejo urabizi ku bwa Habyarimana centre de santé zabwa zifite byose bishoboka kugera ku Kinya, kugira ngo baguhe transfer yo kujyana muri CHK cyangwa ibutare ku bitaro by'Ibutare hariya ku university. Uri wa muntu ufite ikibazo gikomeye. Ariko uyu munsi wa none ibitaro byinshi abantu barabihunze, nta badogiteri, nta miti, ntaki, barabyibye barabimaze. Akajya kujya kureba mu mafarumasi yabo za clinique zabo privé, nisha ko hariho ibintu bikorerwa. Ibintu tugomba kubanza tukareba tuti ni gute abana ba rubanda bapfira abantu bo mu gatsiko gatoya, agatsiko gatoya na agatsiko gatoya, abantu bagomba kubanza bakareba. Yumvuze ngo n'ubwami bwishe muri Repubulika, aho abana ba rubanda bose ari ab'umwami kandi bagomba kumupfira ubusa. Irabwiye mu Kadadari Gado ngo bakorera ubusa, mu Kadadari Gado bakorera ubusa, kandi bamubonye ko yagiye kwa Macron azava afite varize. Ahubwo nyine TV wenda ku batayibonye hari ifoto ebyiri washyiraho Kagame i Paris uyu munsi. Navuganye n'abantu mu Faransa bambwira bati uyu munsi hari hakonje bien sûr, ariko ikintu cya mbere cyavuzwe ni umupira wa Paris Saint-Germain na Arsenal. Twiriwe tubijyaho impaka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa za WhatsApp, bamwe batatera umwaka kuba agiye n'ubundi Arsenal ntabwo yubashe kugombora igitego kimwe, ariko ukababwira uti mwihangane ni siporo reka dutegereze. Badukubita 2-0, ndababwira ni mwihangane tuza kugombora kimwe, ariko nta kundi. Icy'ingenzi nuko la meilleure gagne. Paris Saint-Germain yakinnye neza kandi yatsinze. Kagame hano kuri iyi foto sinzi ni wenda mushaka no kwireba kuba yizuminga. Kagame namurebye ku ruhu rwe ndabe gusi mugabo ko arimo kugenda hinduka rwose. Uruhu rwe rwose rurimo rugenda rwangirika, sinzi niba ari indwara y'uruhu arwaye cyangwa ari uku stress nayo iramwishe. Urabona iyi foto ni yo kuri ni umufotogarafe wa Kagame wayifotoye, mwayibona kuri groupe ye cyangwa photo album ya Africa irahari. Urebye ukuntu Kagame areba ku ruhu rwe uravuga uti something is not right. François, uyu ni umukuru w'igihugu cyacu, urabona ku ruhu rwe ça ne va pas. Bivuze iki? Byanze bikunze ntawe utabizi ko uriya mugabo afite ikibazo, sibyo? Afite ikibazo nubwo agikavaringa agira gute, uwo ari wese kandi yakigira aricyo kibazo. Ahubwo ikibazo tumufiteho ni uburyo yifuza kuzasiga igihugu mu bibazo nk'ibi. Kuko urebye igipimo yavuzeho ngo we azapfa arwana, ntaho ataniye na cya gihe cya Hitler ubwo intambara zari hafi kugera i Berlin, nabe nibyo yavugaga. Ubona Hitler amaze kugira Stalingrad arimo areba Moscow hafi yiwe, yari azi ko byose birangiye, isa yigaruriye birangiye. Ariko bamaze kumusubirana inyuma bitagenze uko yabipanze, nawe yatangiye kumera nk'uriya. Uzarebe amafoto yiwe y'ikiriya gihe n'ibice byose niko byari bimeze. Uyu mugabo nawe afite simva muri stress nyinshi cyane,
ariko iyo ugeze aho uteranye abantu muri arena ukababwira ngo ndabizi bagiye kunyica ariko nzapfana na Kalashnikov ndwana. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo arimo kuvuga ngo bana banjye abidishi banjye mugomba kujya muri Kongo mukabikumirira iyo ngiyo. Yaga uyu muganga wa Maragwana ndaguza amagende Serge bafite byinshi cyane, ntabwo afite byinshi arwana navyo, ariko ibi byose bajya bavuga ngo Serge buri gihe cyaruhinyuza intwari, igihe cyaruhinyuza intwari. Ikibazo n'ibi byose nuko abantu bazamwibukira mu ntambara yarwaniririye aba bampatse ibihugu, nicyo bazamwibukiraho nawo wose wenda bafatanyije izo ntambara, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi neza ko hari aho byagira abanyarwanda akamaro, kubera ko icyo tuzavanamo n'ino mivumo. Serge aho utambuka muri Amerika umuntu asigaye akubaza ngo uva he, uvuga kuri umunyarwanda agahita akubwira ati nta bandi birwa bica miliyoni 10 na zingahe muri Kongo. Ni ikibazo turimo kugenda tubona kinakomeye, kizagira n'ingaruka zikomeye cyane, kandi we ntacyo bimubwiye ngo azafa rwana. Iyo gikwiye ko umuntu w'ikigwara, ariko umuntu w'ikigwara umuntu ashobora kuvuga ati ngiye nzapfa ariko mfiriye abanyarwanda, ariko arababwira ati no tugomba kuzapfana. Babonye Kabare bavuga ngo ngwe dayeri nta na choice mufite, ngo abanyarwanda gutwarangije ngo kunya mu mateke mu karere, ngo i Burundi ntitwajyayo, Kongo ntitwajyayo, i Burundi na Tanzania ntitwajyayo. Ako Kabare naho habera umuswa akabera n'ikigwari, ntabwo yakotinze ko ari kote zande, yagombaga gusita muzehe Mpyisi niyo wavuze biriya bintu. Muri Kabare biriya bintu yavuze nawe ahandi yarakopeye yavuga ati muzehe Mpyisi yasize abivuze. Abagabo ba Kigali bakunda kwitirira ibintu, nabyo bikunda kuba no kuri mugabo wa Kigali, iyo ukoze ikintu cyose n'ike. Abongereza bagatanga inka kubera inzara ngo abana bajye mu mata, bagahita bavuga ngo gira inka kibondo ngo ni ya Paul Kagame, kandi ari abongereza babitanze muri Afurika yose mu kurwanya inzara n'ibiki byose. Buri kantu kose kabaye ukabona ko bakamwitirira, kugira nubwo n'umwana w'umunyarwanda ugiye nko mu bintu by'umuco muri West Africa, abonye wa mwana Mani Marite abona igikombe yamenye ubwenge ati iyi ntare harya ngo intare ngimo yabwiye Bakame n'Impyisi ngo igabanye inyama, Impyisi ngo ifata guhereza intare ngo itivanamo ijisho, itivuga ngo we Bakame ngo naye ngwino, Bakame ngo ifata byose ihereza intare, ngo Paul Kagame wanyu mu by'ukuri byose nibye. Ukibaza ngo iyo fukuru sahuzi izabitwara hehe, kwikuzimu twese tugenda twambaye ikote rimwe Serge, iyo ugize Imana bakari gusigira. Ibyo tuba tubwira abantu buriya bagize ingorane zikomeye cyane, ariko ya paziya y'umukara ituma abantu batabona yavuyeho Serge. Ibintu Kagame yaza kubikora mu gihe cya Habyarimana n'ubundi ntabwo abantu bari kuzaba ndemeranywa nawe je d'accord avec toi, yavuyeho. Ariko se mu mitekerereze y'umunyarwanda ushaka impinduramatwara, kandi nibyo bavuga ngo uko mu rusya koma n'ingasi, turavuga ibibazo Kagame aduteye, ariko niho turangirira, kuko iyo bije mu bisubizo participation wamwe ngo uburo bwinshi no bubyara umusuru. Ariko none tugomba kuvuga tuti enough is enough, ibibazo byo turabifite byinshi bihagije, ariko tugomba no gutera intambwe mu bisubizo. François, umunyarwanda niwe tuba tuvuga, ninjye nawe n'aba badukurikiye, nubwo dufite n'ibifobagane nabyo biba bivuga jenoside, kandi batazi ko jenoside ariko atwara amabuye y'agaciro akoresha abantu nka ba Kagame. Niba imvuga etat de santé wenda kuri Kagame, byagombye kuba konsene z'umunyarwanda, dutekanye dute tuyoboye n'umurwayi. Eske ibyo dukorera n'uburyo dutwara aho si igipimo cy'indwara cyamurenze? Hano muri Amerika urabyibuka ko Joe Biden ejo bundi ibinyamakuru biravuga ngo ni gute tuyobora umuperezida urwaye, umuperezida urencapable yo kuridinga igihugu. Uyu munsi bararega administration ye ko yakavurenze ko umugabo yarencapable yo kuyobora igihugu. Noneho Kagame arimo adushora mu ntambara tugapfusha, tugakoma amashyi tuti yego rudasumbwa, kandi ashaka ko umugabo ahubwo uburwayi bwaramurenze, ariyo mpamvu atumaze kuriya bwana mutuyemo. Buriya niyo mpamvu dufite akazi gakomeye cyane ko gumya gukangura abanyarwanda. Ibintu bya Paul Kagame ntago ari bishyashya mw'inusi tubamo. Mu ntambara y'isi yose Hitler amaze kubeshya abanazi ko ari ibitangaza, ko ari ubwoko buruta ubundi bw'abarwanyi n'iki,
yabayeretse ukuntu ngo bagiye guhita bajya gufata isi yose, bamaze gufata za France, za Belgique, za Autriche, za Polonye, za Ukraine. Abadage bavuze bati uko bishoboka, niho hahandi Kagame nawe yaramaze gufata na Rucuro, amaze gufata za Rumangabo hariya naho hose. Bari abadage ukuntu babajyanye muri ziriya ntambara, nuko babyumvaga, nuko ubwonko babwogeje. No mu Rwanda ni kimwe, abantu nuko babifite muri bo, nuko babitekereza, nuko babinywa, ariko si uko batabibona. Serge, abanyarwanda ntuzabibeshyeho. Umunyarwanda arakubwira ngo ingoma mbi urayiramya kugira ngo inzizi izasanga ukiriho. Reba abajenerali ariko beremeye barafobagana. Serge, ba generali baremera bagafobagana. Ibyo bintu nkubwira ko mu by'ukuri Kagame ni fotokopi umuntu bita Hitler, amavu n'amavuko yiwe no muri ambisiyo ziwe na ideoloji expansioniste ziwe. Ubona ko ni icya gitabo cy'umuntu bita ni Hitler yakurikije, nunasoma n'igitabo cya Stalin, uburyo ufatamo abaturage iyo ushaka kugira ngo ubatsikamize ku gipimo gishoboka, ubahingishe igihingwa kimwe. Ni ibyo ngibyo, ni ibyo yasomye uriya mugabo yarabimize byose. Ariko abanyarwanda si uko batabibona, ahubwo ni kwa kundi bavuga ngo ingoma mbi urayiramya atari ukuyikunda kugira ngo inziza izagusangeho. Ni ukuvuga ko rero mu muco w'abanyarwanda icyo kintu kirimo, ntabwo utabikora. Akongomani uzabagaho ikintu twemeranywa nawe, ariko hari nawe ntemeranywa nawe, kuko ibintu by'imigani ya kinyarwanda wenda hari igihe byaba ari byiza, ariko nanone hari igihe bigaragaza ubugwari bwinshi. Par exemple, bamaze kutubwira hariya bwana François, kandi nkunda kuza n'ingero zifatika twanajyamo twakoramo debate ntituranarangize. Kagame ejo bundi mu kwibuka 31 ati bagiye kunyica, ati ngiye bagiye kunyica. Yavuga Kagame, ntabwo avuga abanyarwanda. Arangije ati tugomba gufata u Rwanda. Tubwiye ni bande bagiye kumwica, n'ibihe bibazo bafitanye. Arangije ahamagara abanyarwanda gupfa barwana, ariko ntabwo yatubwiye ko bazaza kwica abanyarwanda. Yaravuze ati ngiye bashaka kunyica, noneho yangaje abanyarwanda ngo bapfe bamurwanira. Urumva contradiction irimo. Uyu munsi uravuga ni ngiye mfite ikibazo, mfite insécurité personnelle, noneho narangiza avuga ni bantu rero mukurikiye YouTube, nyamuneka muhaguruke murwane kuko bagiye kutwica. Kandi aravuga ati ngiye bagiye kwica. Mu migani ni byiza, birumvikana. Ariko twavuze Traoré nawe hari ibyo yigomwe bwana Mutuyemu. Sacrifice supreme y'ubuzima bwe. Yaravuga ati Serge, muri ya arena hari umudamu wahise wumva ijambo avuze, aravuga ati noneho Kagame aratumaze. Bonye ko yasamubwira ngo turi kumva se, ngo turi kumwe bayibonye abantu. Umudamu wamoje ikibazo, je sais pas, ntabwo nzi niba wenda ari uwo mudamu uvuga ari we nzi. Hari umudamu wamoje ikibazo cy'igihe azaritayingira cyazajya mu kirgo cy'izabukuru. Uramwibuka? Akurana niyumvishije ko hari ibintu byamubaye. Yarapfuye, ndumva ngo yarapfuye. Basanze amanitse mu mugozi, umugore ngo yarapfuye. Ariko amakuru mfite rwose, njyewe sinjya mvuga inkuru ntafitiye verification, ariko iyi ngiye kuyibabwira. Nandikiwe n'abantu benshi, ndababwira nti source ni izihe, ariko ntazo nabonye. Wenda ndabivuga uko biri kuko niko nabibwiwe. Bambwiye ko umugore yatumizwaga muri Libi. Barambwira ati Serge, turi sire certain uyu mudamu nyuma y'uko avugiye hariya agasaba Paul Kagame kuruhuka, umudamu yahamagaye muri Libe inshuro zirenze 3. Icyakurikije ubundi ni urupfu rwe twabonye. Naho se mbibona ku mbuga nkoranyambaga babyandikaho, ariko abantu baranyandikira ngo ati uriya mudamu yahamagajwe muri Libe inshuro zirenze 3. None ni gute utakwasosiya ko amagambo yavugiye kuri kamera ariyo yamwicishije? Ntabwo wajya kure yabyo, kuko niyo nyamubwira ngo hariya hantu afite yakiringi mashini nyine, ikaba ariyo yababwiye yubatse, niko imeze. Umunyagitugu amaze kuvuga ati bagiye kunyica, atariko kandi banyarwanda muze dupfane turwana, wowe ukaza kuvuga ngo jya kwicara ibibazo. Rega baya nuko babivuze mu kinyarwanda kiyubashye, nko kuvuga ngo ubwo bagiye kukwica rero
jya ku ruhande niba ari wowe ikibazo jya ku ruhande wenda uzaba utagipfuye icyo nicyo bishatse kuvuga Serge ariko banyujije mu kinyarwanda gikomeye cyane yaramubwiye ati niba uvuga ko bashaka kukwica ni ukuvuga ko ari wowe ikibazo icara ku ruhande noneho hajyeho undi nawe uruhuke abagabo kandi bari desesipere uzanabereye cyane bafite ikibazo gikomeye cyane n'inyoni ziraririmba bagahura n'ikibazo n'ibiki byose wabonye ko mu by'ukuri hariya muri arena ubwo yaje kwibuka no ubwo yaje kubabwira ati bagiye kunyica kuki atababwira ati nabagiye kunyica kandi baranziza iki tutakibwira abanyarwanda ese baje kumwica kubera ko ari umunyarwanda by the way yaravuze ngo kubera ko ari umututsi urabyibuka bashaka kumwica kubera ko ari umututsi ndabyibuka Steve shyiraho iyo foto y'uwo mudamu kugira ngo bijyane n'ibyo tuvuga ndayigwaye kuri WhatsApp wakomeza bwana François iki cyo ushobora kwibaza ukavuga uti se niba na perezida ageze ku gipimo cyo kuzaje kwibuka haje kuvuga ati abarokotse abagize gute ntacyo yavuzeho rwose yaje kwivugira ukuntu agiye kumwica kandi asaba abanyarwanda ko bose bahaguruka bakazapfa barwana ikibazo abagiye kumwica barapfa iki byatangiye bite bigeze hehe ntabyo abwira abanyarwanda iyo mu buryo bwo kuvuga ngo rero ukunda kubwira abantu ngo Paul Kagame na FPR bazagenda ariko urwana n'abanyarwanda biza horaho iki kintu abantu bagomba kucyumva ngo uvuze Kagame ngo wenda ayoboye nabi ubwo ngo ututse u Rwanda n'imisozi igihumbi Serge wowe nanjye nabo n'abariya bose ejo turapfa ariko urwana n'abanyarwanda bizahoraho twarusanzeho tuzarusiga n'abandi bazaza mirere imyaka n'imyaka kugeza igihe hazaba umwuzure wenda hakaba inyanja icyo nakomeje ni kimwe cyo banagomba kuba ko bamubwira ngo abagabo bagomba kwibuka ko tutakiri muri cya gihe kuva mu muntu yavukanye imbuto reka nakubwiye ngo tugomba kwitonda Paul Kagame ni umwami uganje ni umwami wishe ni ubwami bwihishe muri repubulika aho uzabona abangirene muri guverinoma ukabona bari abadepite n'abasenateri bahembwa y'ubusa ariko ka kamashini yanuwayo iyoboye igihugu gikorera mu kuzimu aho iteranira nta buhazi uhagiye usanga bibereye ahantu muri safe house barimo bapanga ibiratambuka ngire ndabona bamusinyisha cyako ngo muri za sena hariya n'iki byose ntabyo babimenya igihugu kiyobowe n'abantu na groupe twese tuziranyeho zizana urupapuro ngire n'agasinyaho atazi n'ibikorwa n'ibiratambuka n'ibiki byose ari nacyo kibazo dufite rero buriya harimo n'ikibazo gishobora no kuzagira ingaruka zikomeye ku banyarwanda kuko ibintu babidodeye kuri Paul Kagame nk'uko kera ubwami bwabaga budodewe umwami n'umwamikazi babona umwami yaba apfuye byose bigahananuka nabo baba bari kumwe ibintu bya Paul Kagame nabyo ni kimwe bimwubakiweho n'impapuro nyinshi cyane ibyo zakora sinya niwe byose ubisinya uzageza hasi kwa mudugudu uburyo mu by'ukuri abusanse ya Paul Kagame tuzagira kawo ikomeye cyane Serge Kamaze nkubwira nicyo giteye ubwoba abanyarwanda nicyo cyane kubatera ubwoba abusanse ya Paul Kagame izasiga vacuum mu Rwanda mu muryango nyarwanda tuzagira ikibazo gikomeye cyane kuko ibintu badoze ikote rimudodeweho we wenyine niwe rikwiriye noneho harya ni wa muntu watwigishije ko ari agatsiko k'amabandi kitwaje imbunda kifatiye igihugu umuntu bita Evode yari mudodeyeho neza ahangaha ni mbaza nkubwira ngo Serge aho dufitanye urubanza ni rwinshi n'ubundi ndakubwira ngo bari abagabo dufitanye urubanza Serge kandi igishimishije biri mu nzira biza urakoze reka dufate iminota 10 waratuvunikiye cyane imyaka 30 irashize dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse uri kwinjoyinga u Rwanda uri kureba ibyiza byarwo ariko uri nko mu karuhuko ese nyakubahwa perezida wa repubulika ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu urubyiruko rugatanga imbaraga ba rwiyemezamirimo umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko baba bidutoje
ese ni iyihe sisiteme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye avuze ibitavugwa afite avuze ibitavugwa kandi urupfu rwe nta kuntu utabikuza iyi nkuru ntabwo nigeze nyivugaho pasike nakomeje kureba kugira ngo ndebe suruse zanjye n'iki ariko abantu bambwiye bati yahamagajwe muri ribe inshuro zirenze 3 ndumva nta kindi narenze aho ngaho François Karugarama ntubizi umunsi Kagame yabeshe amahanga ati look at me I'm not a stupid person to seek a that time babyibuka Karugarama kavuga ati nawe yagira hanze bamubaza ati perezida wanyu ko byavuze azabikurikiza ati Kagame nagazongera kwiyamamaza ubu ngubu turimo turakora gahunda y'uko bizagenda agarutse bamukoze se ntibabibonye Karugarama uziko Karugarama bamwirukanye ku ministre bamwambura businesses ajya korora ingurube hari igitarama Kagame atanga itegeko ko nta muntu wemerewe kujya muri famu yiwe kugura ingurube zirakurana zimera amahembe ingurube zabuze abazirya yatanze itegeko nta muntu wemerewe kujya kugura ingurube. Anyway, reka tugaruke kuri ibi dusoza tuzabigarukaho ndizera ko uzanshakira undi mwanya wari umaze igihe ukumbuwe reba audience ukuntu tungana kuri uyu mugoroba bakubonye bahita baza ari benshi bari bagukumbuye tuzabigarukaho wenda n'ibigukundira mu cyumweru gitaha. Reka tugaruke muri Congo hari intambara twayivuzeho twiteze yuko ari amasezerano ya Doha ya Washington afite icyo azageraho sinyatire tukazayibona mu kwezi kwa gatandatu hagati mu kwezi ariko amwe mutango twabivuze Kagame aracyafata ibice bitandukanye n'ibirombe. Opposition muri Congo irasaba yuko muri proposition zabo barasaba dialogue yaguye barashaka ibiganiro bihuza abakongomani mu byo bavuga basaba ko Tshisekedi yakwegura bamwe bati ntago byashoboka Tshisekedi yubatse nation yabashije gutinyura abanyarwanda bere ku mwanzi wabo mu gihe Kabila atabishoboraga. Martin Fayulu aragaruka ati agomba kudemisiona ndetse tukanasubira aho byatangira uko yageze ku butegetsi. Nisije ndende ariko ndifuza yuko ugira icyo bivugaho bitewe nuko ubu hari coalition ya Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Denis Sanga, hari za bloke nyinshi zaba mukwege zose zirasaba yuko abakongomani bongera kwicara bakaganira ku kibazo bafite. Hari za proposition za Obasanjo, proposition za Mbeki bavuga dialogue intercongolais yo kongera gushyiraho inzibacyuho Kongo ikongera gusubira muri cyagihe cya Sun City. Steve dukinira ka audio ka Martin Fayulu gato komanda yumve kariya ka radio Kapi na ga parti gato yegeranye na Christian Rusakweno mbere yuko namubaza akadusesengura uko abibona muri ibi bihe by'amaji Kongo. Non, on doit d'abord la période qui nous sépare de 2018. Il faut gérer ça. 2028. D'ici à 2028. Il faut gérer comment. Alors vous posez la question parce que vous voulez qu'on soit précis. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi doit partir ou il ne doit pas partir? Pour moi, il doit partir. Pourquoi? C'est ça la question. Il est la défaite. Donc, c'est comme ça que quand nous étions en 2016 au centre interdiocésain, c'était pareil. On n'a pas reconnu Kabila. Il est resté jusqu'en 2018. Pardon? Mais il est resté jusqu'en 2018. Et donc, nous sommes dit, voilà ce qu'il fallait faire. Nous avons pris des résolutions. Mais malheureusement, que ça n'a pas été appliqué. C'est quand on dit que les gens ne respectent pas les engagements. Beaucoup ne respectent pas les engagements. Beaucoup de Congolais et des Congolaises. Alors, maintenant, ici, il ne s'agit pas de créer une révolution inutile. Ici, il s'agit de se dire des vérités, de se réconcilier et de créer la paix sociale par la cohésion nationale et d'envisager l'avenir. Donc, les 5 points dont je parlais, on discute et en 2028, nous avons des élections crédibles, transparentes, apaisées. Ça, c'est les idées, la Mouka qui les dit. 2025-2028. J'ai dit 2028. Entre 2025 et 2028, ce serait quoi, une transition, retour du 1+4 avec un SIAT?
Vous le voyez ça comment? Ça sera ce qui devait être là, c'est que les parties prenantes devaient se convenir. Mais si les parties prenantes conviennent autre chose et que tout le monde accepte, on accepte. Ça, je dis notre position. Et vous avez dit, moi je n'ai pas, comment dire, la langue dans ma poche. J'ai dit ce que nous pensons, et ce que nous pensons est dit et écrit et publié. Nous avons un manifeste, le manifeste de Kisangani, qui a dit beaucoup de choses. J'ai fait des déclarations chaque 30 juin, chaque 30 décembre, je m'adresse à la population et c'est connu. Mais si on arrive là-bas et que la majorité décide autrement et que tout le monde, finalement, prend la position de la majorité, c'est la majorité. François Mutuyemungu, uyu ni Martin Fayulu amaze iminsi mu itangazamakuru baragaruka ku gikwiye gukorwa kugira ngo Kongo ive mu bihe by'amage irimo, ariko tukanareba abamediyateri. Hari umusaza Obasanjo urimo kugarura ibintu bya dialogue intercongolais nyine byo kugira ngo bicarane, bati Eglise Katolika cyangwa se na Senko bari bakwiye kudufasha Episcopal Conference ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo Kongo isubire mu biganiro. Alors reka turebe aho tugeze. Turavuga dialogue ya Doha, dialogue ya Washington, les accords Amerika n'ibindi byose. Abanyapolitiki opposition nabo bati dukeneye dialogue intercongolais. Est-ce que twavuga yuko Kongo atari bataye yaho buri munyapolitiki yipositioninga kugira ngo agere ku ndonke, agere ku butegetsi atitaye kuri ya maraso ya Kongo arimo kumeneka? François, ndashaka kumva icyo uvuga kuri ibi bintu. Kugira ngo umuntu bita Faci yabaye deal kuri bano ba imperialiste, mugiye gutangira kubona ibara nyaryo ryabo. Utangiye kubona umuntu bita Obasanjo nta rugero bafite rwo gutanga. Uramwibuka aza mu gihe cya Bankunda, nawe yaje kwishakira amabuye hariya Rucuro, hariya Ibunagana. Ya ni igisambo ujya umubona arimo akora amafete n'ikireba Nigeria. Nigeria ifite amavuta menshi cyane, urebe n'ubukene buhari. Umuntu muri ubuyobozi bwiwe yaranzwe na ruswa. Uyu munsi wa none Nigeria ni abantu bari korompe ku gipimo cyo hejuru. Igihugu nka Nigeria peteroli gifite n'abaturage gifite ntabwo byagombye kuba kimeze kuri kiriya gipimo. Rero nta kindi barimo gushaka, nabarimo kubakoreramo. Obasanjo n'igisambo bashaka, kuko urumve bagiye muri negociation dialogue, bagiye kongera kugabana RFA. Hano bafitemo ikibazo buriya. Rero buri muntu urimo wese umenye ko hari igihugu kimuri inyuma. Ikibazo bafite ni ikihe? Martin Fayulu byo turabizi ko ubushize rero watsinze amatora, urabyibuka mu by'ukuri. Arashaka kugira ngo yekarite ikibazo bafite serije tutagiye na kure cyane. Faci yarangije kubaka diplomasi, bafitiye ubwoba Faci. Barimo bavuga bati Faci uko bizagenda kose 2028 azagenda, ariko bavuga bati nka madamu Teresa Kwayikwamba aramutse amushyize imbere ngo yamamaze, hari umuntu wamuhagarara imbere y'abakongomani. Kimwe umuntu akibona uriya mudamu Faci amushyize imbere, Kongo yose yamutuje ijana ku ijana. Hari undi muntu ariko na mbere kugira ngo ntabwo turamenya icyo Doha izavuga kugira ngo M23 abakongomani bananga babe integre muri Kongo. Est-ce que bazapartager pouvoir, bazaba integre mu myanya runaka, nanga zaba vice president, Makenga zaba chef d'état major? Hari revendication nabo bafite zigomba kuzaba accepter par Kinshasa kugira ngo babashe kurambika ike muri 7 days. Bibuke yuko ariko abakrimineri batarimo. Ari kuvuga ngo bazagana ibyo ntabwo birimo. Nemerera ndangiza. Ibyo ujye vuga abakrimineri, ujye vuga abakrimineri, ire 23 yose igomba gufungwa ntawe uzajya mu butegetsi. Ahantu nshaka ariko mubanze mwumve ikintu gikomeye. Ega Serge ntubone ibihugu birimo bikira umukino wizungurukaho. Hari umukino football turebe ibi bintu muri volley ebyiri. Hari imishyikirano yaberaga i Rwanda ireba u Rwanda na Kongo. Imishyikirano Nairobi ireba Kongo na M23. Urumva ni ibintu bibiri mu byumba bibiri bitandukanye. Nitoha naho
hari imishyikirano bihabera ireba u Rwanda na Kongo n'ireba yo mu 23 wa AFC na Kongo. Abo ni abantu babiri batandukanye. Kongo ntabwo ifite ikibazo babo bantu b'abakongomani, ikibazo kiri ku banyarwanda bagomba gutaha. Hakanya ibintu barimo bigaho binakomeye n'u Rwanda kuva muri Kongo. Ibyo nicyo kibazo niwe kiri. Naho abandi bakubwira se ribangaye. Hakanya barano barimo barwana hari. Bavuze bati mwese mwinjire. Ibangahe se? Agari ikibazo. Ntubonemo n'ikibazo rwose. Kongo ifite byinshi. Iki ni igihugu kinini cyane, ifite amabatayo menshi. Wumvise ko bashaka no kuzagira igisirikare kirengeje miliyoni y'abasirikare. Iyo kapasite n'uburyo namwaye barayifite. Ibibazo biri no kureba ngo ni bande bari inyuma gusa bitewe n'ibi bikompanyi biba bicuruza, kuko biriya birombe byose biba bifatwa biba bifite ba nyirabyo, baba byambuye ba nyirabyo. Kandi aho hose urimo kubibona buriya abanyamerika barangaye gake baza gushiduka. Abashinwa bamaze gufata ahantu hanini cyane, abashinwa bamaze imyaka myinshi cyane exploiter. Ntimubone Chine yarabaye super power mu bintu bya ekonomi, kubera abanyamerika bararangaye muri izo ntambara zindi. Abashinwa bicira Chine, bigira mu mashyamba za Warikariye hose, za Sidi Kivu hose, baracukura baza gushiduka bamaze kugera kure. Akanyaho hari ikibazo cya concurrence muri tekinoloji, aho cobalt yabaye cobalt, aho ubona bano ba Eric wa Tesla Musk barimo gushaka amabuye ku gipimo cyo hejuru. Aba Bill Gates bose za Microsoft barimo bashaka hejuru. Umushinwa nawe kandi arashaka ku gipimo cyo hejuru. Abanyaburayi bo nabo wayibona ko Abanyaburayi batangiye kugira bari handi bandade, bafite ibibazo bikomeye cyane. Ibi byose nakubwira ngo iba baganira bizungurutsaho, gusa bafite ikibazo. Buri mu position muri Kongo ubona abafite igihugu kimuri inyuma. Katumbi afite ibihugu by'Abanyaburayi bimuri inyuma, bavuga bati natwe tukeneye kuza dufite umuntu ufite ijambo. Ahana rega Kongo ni RFA, ni Kongo ni ya nzovu kujya kuryaho bisaba kuba ufite umuntu ukuvugira. Bikumva hangaho nugomba kubanza gutekerezaho mu by'ukuri ko hari ikibazo gikomeye cyane kandi kizateza n'ibibazo bikomeye, kubera ko tuzi ko ikibazo cyo muri Kongo ibivugwa ntabwo ari byo bibazo, ahubwo bafite ubwoba ko Faci amaze kubaka leadership ndetse n'abakongomani benshi amaze kubigarurira, uburyo umukandida azashyira imbere ari we wazaba ufite ijambo rikomeye cyane. None bakavuga bati dusubire muri bya bindi abo basanzwe basubize za Sunset, noneho bajye kugabana. Iyo bajye kugabana bakinjizamo ba bantu babo, rero ba bantu babo baba bafite ibihugu bahagarariye. Buriya buri kirombe cyose cyo muri Kongo gifite uwo gihagarariye. Buri mutwe wo muri Kongo buryo bagufite igihugu uhagarariye ubarindiye ikirombe. Nuko bimeze Serge, zintambara ubona za hariya Faci icyo yakoze mu kwerekana uruhu n'ibara ryarwo. Izizi ntambara bari barimo ntaho zihuriye na revendication bari bafite. Ibyo byari bagiranye, ukabona ko Abanyamerika bavuze bati noneho itara riratse, abantu bose barabibonye. Faci icyo yakoze yacanye itara. Faci yacometse amashanyarazi, itara riraka, urumuri ruraboneka. Abanyamerika basanga ntaho bagomba kwihisha, bakabasha kugaruka muri forme nk'ariho bagaruye amahoro. Ariko nibo batezaga umutekano mucyo mu by'ukuri, twese turabizi. Ariko babona ko niko bameze, ni intere, kandi ntabwo bakiri mu kibuga bonyine. Kurabona ko Umushinwa muri Afurika amaze kuhafata, si muri Afurika gusa, no muri Amerika na Trump kugeza ku ngofero yambaye, iriya ngofero ni made in China. So nta choice bafite, yakaka ko ni guerre économique zituma tugaruka muri gere zitubona bitu ko amazina ko bashaka. Ariko Faci yacanye igitara kinini, igitoroshi kinini cy'umwijiji, hari umwijima w'ababa Nyaburayi n'aba Western. Ukabona ko mu by'ukuri byagiye ku karubanda. Forume barwanishaga mizi ntambara za Museveni na Kagame byagiye ku karubanda. Twese turabizi ko ni intambara za minere. Bashaka babwira ati muze neza mutwara amabuye ganyaganya, twese twunguka. Kandi Serge nahagaze mbabwira ngo Faci ino ntambara uburyo arimo yitwaramo yeka ko azayitsinda. Ejo n'ejo bundi uzayibona abo batangiye kuvuza induru ngo basubire muri Sunset no kugira nabarimo niba makuru abangaba barimo gushaka kugira ngo atavira amaho n'umukozi wabo. Ariko mu by'ukuri aho byerekeza urahabona mu by'ukuri. Kagame i Paris, ingabo ze muri Mozambique ngo zapfuyemo 3. Union Européenne yiteguye kohereza andi mafaranga muri Mozambique.
raporo nabonaga ejo bundi avuga ko ingabo z'u Rwanda zitagitabara nk'uko bisanzwe muri Mozambique, abitwa ibyihebe batera RDF hari ntikora intervention, byose biri muri rugendo rwa Kagame Paris. Rero biragaragara ko hari sheke, hari agafaranga akeneye, ariko hari na perte y'abasirikare b'abanyarwanda ngo babiguyemo nagiye mbona. François, reka ndebe muri commentaire niba arimo ikibazo ubisubirize rimwe kugira ngo dusoze ikiganiro cy'uyu mugoroba. Twihute. Uwamugo yavuze ati komera cyane Serge, gira impagarike n'ubugingo chef frère. Okay, François Mutuyemungu nawe turamuramukije, merespe komanda. Enoch Nsengiyumva bariya n'abanzi. Okay, Claude Mayombo komera cyane Claude, harashize igihe ntakubona, nizere kuri amahoro. Bonjour Serge, amakuru. Gahunda no kwirukana Kagame n'agatsiko k'amabandi ku butegetsi ntibigena ni birebire cyane. Burya Kagonyori Kagame arangije iyi myaka yose yari umugambanyi wa Afurika. Harya icyaha ni gatozi, n'abana be bagombye kuzabyishyura kuko we byaramurangiranye. Uwitwa Pepe hakorwa iki? Hakorwe iki ngo twangizanye? Je sais pas icyo ushaka kuvuga Pepe, ariko wakoze cyane. Komera cyane François. Pepe yavuze ati petition imyigaragambyo inzandiko. Je comprends ce que tu voulais dire. Yabazaga cyangwa yikwiye gukorwa kugira ngo ibyo tuvuga cyangwa ibyo abantu bavuga bigere kure. Ati muvuge impunza 96. Pepe uzanyandikire niba ushaka kuvuga ku muziki 96 tuzabiganire. Ikibazo abantu mufite hafi imyaka 40 mutazi ururimi rwa Kagame. Ikibazo abantu mufite hafi imyaka 40 ko mutazi ururimi rwa Kagame. Kamanzi Roger Tshisekedi yagaragaje intege nke cyane. Rwagati Jacques, uracyafite abatumirwa bawe barwaye mu mutwe. Jacques, nakubwiye ko ejo twaguhaye time out, nukomeza gukoresha imvugo nk'izi tuzakubaninga kuri icana, ariko kugeza amagingo rero cyafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo azirongazi wubaha abatumirwa bacu. Okay, namubwiye ko namusabye gukoresha imvugo nziza, kandi ndumva uyu munsi yahise ajya ku murongo. Nizere ko azakomeza kubaha abantu baba bari kuri iyi platform. Witwa Bakuriho, wowe Rwagati urugaki, ni wowe se wibaza ko ufite hazima? Ahubwo se buriya impumyi yamenya ko bwije? Uri impumyi itabona tu? We mwasubizanyaga. Bigira Imana ati FDR by amaraso y'interahamwe mwameshe mwasheshe muri 1994 mwishe. Okay, iyo ni ya politika nciriritse. FDR ni produit ya Kagame niyo ikorana nayo uyu munsi. Iva ati ariko abanyarwanda dufite ikihe kibazo? Wabwira umuntu uri hariye wakoze genocide 90% abana be bavukiye hariya, ariko mwagize ubwenge. Okay, ni toujours genocide nyine, nta kindi watekereza. Fulgence, Kagame ko yibasiye abazungu avuga ko ikibi cyabo bagubisha ukuboko kumwe, bivuze ko nabwo bakora Kagame atabizera 100%. Ibyo bakora nabyo Kagame atabizera 100%. We nizere ko byanyanaga n'ibyo twavugaga. Ati twabonye Obama avuga rimwe agahita anatera Kagame, ateza Kagame intervention brigade yamwirukanye i Goma 2013. Ntibivuze ko Kagame umunsi umwe bazamuhinduka ubutagaruka. We twarabiteje kuri Sadek, ntabyo twabonye. Sadek baravuga ngo baranje akazi kabo, twarabibonye rwose. Fulgence, none se abantu Tanzania yirukanye u Rwanda rukabatuza muri Kongo, muri ibyo bice cyo si ikibazo gikomeye bazasubira mu Rwanda? Icyo ni ikibazo nacyo nzashaka Jacques hari i Goma mubaze ko yigeze kumbwira ko nawe mu bantu batuzaga abantu hariya. Fulgence, Kabila niwe mwanzi wa USA, ari kuri blacklist yabo kuko niwe wahaye abashinwa isoko rinini. Amahirwe yo kongera kuba perezida ni make cyane.
Fulgence Kayikwamba nubwo ari umuhanga ariko sinekereza ko umugore ari we kuzahuza igihugu cyazimye nka Kongo. Bakeneye perezida w'umusirikare ariko ukunda igihugu. Big Investment VP Charge nawapenda sana, tunakupenda sana ndugu yetu François. Reka dusoze, nagira ngo ndebe niba ari ikibazo specific cyari kikureba cyangwa kitureba, ariko byose byari commentaires zitunganira. Wafata ijambo unahita ugana ku musozo kuko iyi minota twari ndumva irangiye. Serge, murakoze kuba twabanye muri iki kiganiro, tugumya tubwira abanyarwanda ko mu by'ukuri turi mu bihe bitoroshye, ntabwo ari mu Rwanda gusa, turabizi neza ko u Rwanda rwarazwe, byo turabizi twese, ko dufite umuntu utubwira ngo bagiye kumwica, ngo kandi abanyarwanda bagomba gupfana nawe, ngo bagomba nabo gupfa barwana aho gushaka amahoro. Kandi buriya buri munsi mbisubiremo Serge, muri slogan zanjye buri munsi, buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yatsinda akaba mareshali, yayitsindwa agapfukama ibo baye bahanganye, agasinya amasezerano y'amahoro. Ariko nubwo agumya kwiyangira uko bizagenda kose, cya kimasa cyarayimije kandi azayasinya, byo muzayibona. Trump aravuze atazayasinya, nongere mbisubiremo, buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yatsinda akaba mareshali, yayitsindwa agapfukama agasinya amasezerano y'amahoro. Ngiyi Rwanda yanze kunywa uwo muti, idoha ashaka kuzuramo ya macenga, ariko Trump arabashaka imbere yiwe akayasinya. Nkeka ko naho nibeshye uko bazaza aho ikibazo wenda naho bazayasinyira, ariko icyo nemera cyo nuko azayasinya. Serge azaba agiye gusinyira iki? Kuva muri Kongo. Ibindi byose bajya bavuga ngo urugiye cyaruhinyuza intwari, kandi ngo agatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru. Ibi byose twarabivuze, namugira inama nti Paul Kagame ukanakabaye nkugira inama, agufidinga amakuru atariyo, akakwizeza ibintu bitari byo. Izi ntambara y'abantu zamugejeje, urebe n'uburyo naho zigeze uyu munsi banone, uburyo yasuze sitimaga Faci, kuko arizeye ko igisirikare cyose we na Kabila, nubwo Kabila yihishe, bazabigeraho. Ntabwo bigeze batekereza ko bazahura n'abazarendo mu nzira. Ibi byose ukabona ko intambara zahindutse, aribyo bajya bavuga ngo umenye igihe batangiriza intambara, ariko ntabwo umenye igihe izarangirira, kuko hari ibindi hagati aho ngaho intambara imaze kuyitangiza, hari ibindi bigenda byiyajisitamo, akabyo tubona byose mu by'ukuri, ariko ikaba ari akaga mu by'ukuri ku banyarwanda, kubera ko nk'umunyagitugu we nta kindi yakoretse kugira ngo akore ibituma aguma ku butegetsi, ariko bizasiga ibikomere by'igihe kirekire ku banyarwanda. Kuko nkeka ko niba ari umuntu banzwe mu karere, ndakubwira ngo urabazwa kwitwa umunyarwanda, ni ikibazo gikomeye. Mu minsi iza kizaba ikibazo gikomeye cyane, ariko nkeka ko mu by'ukuri mbwira abanyarwanda ngo bagumye birinde, kandi batazakoreshwa mu migambi mibi y'agatsiko, ko turabizi ibyo barimo. Nizeye ko amateka ari ikintu yigishije abanyarwanda. Abanyarwandakazi nababwira ngo mwirinde ubugambanye, mwirinde kugambanirana, mwirinde iki kintu cya munyangire, kandi mwirinde no kuzajya mu bikorwa bya FPR, kuko ho bagiye gupanga kujya gukora izo ntambara zabo, ntabwo mwari muhari. Aho bajya gusinya ntimuba muhari, n'ayo mafaranga bajya kuba ntabwo abanyarwanda baba bahari, uretse kubakurura imivumo babatwara abana mu izo ntambara ngo bajye gucukurira amabuye, abo ba koloni, abo ba imperialiste, abo bampatse ibihugu. Buri munsi urumvuga ngo uko bizagenda kose Serge, uko bizagenda kose nyuma y'ibi byose, Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Kandi ibi ngibi uretse ko nabonye na Karim Khan nawe wa ICC arimo abikoraho, navuga ngo Serge ibintu by'u Rwanda nubwo ari abashaka kubyirengagiza nk'aho batayibona, ariko Serge mu gatsiko bazi aho mu byerekeza, kandi mumenyesha ngo iyi misi nkende yageze, ibifite byose biranyerera, kandi FPR na Kagame bari kuri desante à 40 degrés. Mwaragwa no kugira ngo badahirima, ariko nakumenyesha ko Serge ari abagabo babaye abantu b'imfura, bakaretse kwitekererezaho, bagatekereza ku banyarwanda kubo babyaye. Bamwe baruzukuruje, niba bifuriza abuzukuru babo kuzabaraga igihugu kidafite umuvumo, bakagombye gutekereza kabiri. Naho wifuza ngo bose bapfana nawe,
urega buriya mu yasabye n'abuzukuru bashaka kuzajyana agira ngo azakore urucuncu rundi se kwa Rutarindwa bitwikire mu ngoma bose bapfane n'umwami n'ingoma Karenga bajyane yavuze kure n'ibyo bavuze ngo bashaka kunyica ngo none twese tugomba gufata u Rwanda ashaka kugira ngo tube nko kwa Rutarindwa amateka atazisubiramo ariko ibi byose reka tubirebesha amaso ariko Serge hari byinshi tuba tutavuga ariko bitambuka ibivuga byose baya muri politike n'ibiki byose ariko iyo usoma neza Paul Kagame hariya muri arena ibyaba yavuze umenya ibyavugiwe hahandi za kamera zitagera kandi biturabibona biri mu nzira nziza arabivuga ko bimeze gutya ngo arimo arafata handi agira gute ariko turabizi neza ko we iyo ari hafi gukora ikintu akora ikindi azabatungura cyane umunsi azaba yaje gusinya hano i Washington DC muzayibona kandi ibi byose Serge twarabibabwiye ariko ntabwo bumva ariko tuvuge ngo hari abanyarwanda b'intwari bakomeje guhagarara mu bitekerezo bizima aho tuvuga ngo Serge ntuzacibwe intege nabo bose kubera yuko twaraje kubibona ko bariya bagabo barabizi neza ko barangije bangiza igihugu barimo bararwana no kugira ngo ibyo twakwita ngo buying time barimo baragura igihe kuko iyo uri ku butegetsi uvuga uti n'umunsi umwe urakonta umwaka umwe urakonta n'ibyo barimo ariko mu by'ukuri twavuga tuti ibintu byarangiye kandi mu by'ukuri ahantu bari bageze igasa umugabo yari afite naho ageze Serge awahifuza ageze ahandi umwana rero nyine ntiyumve kandi ibi byose twamugiyemo inama ntiyatwumva ariko nkaba mvuga ngo harakabaho abanyarwanda bakomeje guhagarara mu myemerere yabo yo kumva yuko abanyarwanda bose bareshya bagomba kugabana ibyiza by'igihugu ndetse n'abo bose bajyanwa muri izo ntambaro za hato na hato umunyarwanda adafitemo inyungu hejuru yuko hari umugabo wemeye kuba umukomisiyoneri wabampatse ibihugu murakoze urakoze cyane komanda François Mutuyemungu wakoze kubana natwe twari tugukumbuye kandi navuga nti ntabwo dushoje tuzakomeza mu minsi iri imbere igihe cyose wambwira isaha wabonekeraho nzajya schedule ikiganiro kuri aya masaha kugira ngo uze tubane munyemerero tubashimire mwese twabanye nizere ko mwanyuze ikiganiro cyacu hagize ufite igitekerezo cyifuzo kuri iki kiganiro yandikira radita@gmail.com tukazakigaruka mu biganiro byacu bitaha Steve kubanga bw'inyuma wakoze cyane kudufasha ubwo rero abagiye kuryama ijoro ryiza barimo kubyuka umunsi mwiza nakagaruka ku maradiyo yacu ciao bye impyisi mahome impyisi nahetse gisa wapfuye yarihuse yariwe n'imbwa isirebera bunyenyezi bye nabayingana n'iyo nkubiri murabyumva gisa wapfuye yarihuse agahinda kanjye wabana kumva gukora imyaka ntarya naryama impyisi mahome impyisi nahetse kanyitura kurya wo mbyara gatuna mbwene n'akandoye ubu zagasabo hacura intimba u Rwanda rwose ruraboroga intero twaje ari Nyamirambo igihugu cyose turarurwana miyove yose na za Nyacyonga iyo zabatsinda na za Gasanze Kagugu yose Gisozi nuko iyo Nyamijosi ndi kuwareba nitwarutashye imvugo idahwitse impyisi mahome impyisi nahetse impyisi bihe ubwirinanura iti nshyira hasi njye mu rugwiro umuhutu nsanga waragatuye ndetse n'umututsi ugihumeka nzabateranya barabanye abo baranywanye inyana n'imweru n'imico myinshi barayihuje ibyo ku rucuncu bibaye inziko ubwo mwana yinca babaye umwanda tubyina insinzi abacu bashize abandi igihugu bagihunze tubyina tuzi ko twibohoye kandi twiboshya kandoye Imana ubundi yabaga iwacu ubushitani yararutashye Mana data waremye umuntu waremye benshi waremye byinshi menye ujye unicuza aho wahombye mbarimo mbazi mbara ubukeye nzaba ndurana nzaba mbarirwa amazina nkayagira inkomoko turi mu kaga kanagahinda uvuze yuko nyirinza apfuye si uwo mwishe si we gitera ubutumwa nk'ubu mu buhe bose abahanuzi ni muki twumva rwa bujindiri turamuzi mu buhanuzi bwa magayano uzaza ashaka kumara abantu rwa bujindiri rudahaga wari imfubya dutera intimba ubu nta muturanyi twatabaza izina wubatse urya nka ngunda ko mbona ugundira n'iby'abantu b'imahanga ukamwita umwanzi bakwitaga inyangarwanda ubarushije iki kutabihakana ngo turahunabona aho guhaha imitungo myinshi ubu yiswe iyawe mpyisi mahoma mpyisi nahetse ngo ni imitungo itagira beneyo impyisi mahoma irya ntihage impyisi mahoma irya ntihage imariye abana aho tutwa tutsi narayihetse njye ndundarunda umuruho wanjye ukube zeru ubupfura mu nda bwo buri hehe
ibi bifu byanyu ko bitanahaga murya akaribwa n'akataribwa inda nini zanyu zimaze abantu ntimunakigira ku mateka yatubasa ubugome nk'ubu ndanababwira muryana inzara narababwiye ndabasubiye nimudasenyera hamwe ubundi hutu twatutse ubutatu bwacu nibuduhuze duhashye umwanzi ukugana nyote umuha icyanyu utarinze kwitegereza izuru ibi byaje mwize kuronda amoko ubwo mwe pfundo niwo musingi wo kwigobotura ishyano nk'iri ko mvuga nk'ibyo mukanje inzara impyisi nk'iyo muhetsi y'iki ko ari mahome isigaje mwebwe ubumba hano ibupfapfa bwanyu bumbaye umwanzi muzampiga mushege rero singe gitera singe watwaye Kizito mwumva mupende cyangwa se Rwigara ibi mbona nawe ni nabyo ureba inzozi ziteye uko usinzizi singe Karosi singe uzi byinshi nge ndi umuhanzi w'umuhanuzi abasaza bubu nabo ni ntabo mpemuke ndamukubihawe ijambo ese abo murungano bo nibandi bo mu nyangire yahawe ijambo ubu mvuze nk'ibubu ninjye mwanzi igihugu cyose gihanze amaso ingingo urugunzu niho nkomoko ugeze ku cyo mubugani wacu ingingimira ngira nintayo mvoma hafi sinishira babasare barimo ingona aba bana buzuye mu mihanda ibyabo basigiwe na base birimo abandi ngabo z'umwama batazi koga baragatoye kuko aya mazi si yayandi babasare barimo ingona impyisi mu bana impyisi mu banjye impyisi na hesi impyisi mahuma